bigaragara nko kumenyera umukuru w'igihugu. Kumenyera umukuru w'igihugu buri kanya ukuntu kumuhoza mu itangazamakuru. Yego. Nk'impapuro mfite hano muri telefone. Ariho bamenyesha ministre muri presidence, bandikira ministre muri presidence, bakamenyesha president, ari nabandikira president republika direct. Yego. Uwo mwanya amatiku yanyu ko tuziranye. Amatiku. Kuvuga umukuru w'igihugu aricaye ku meza ye ari gusoma itiku. Yego. Buri gihe ni itiku muri ADEPR ni itiku. My friend, ni itiku ku buryo kumwinjiza ku buri kanya. Barasenyana. Ujye kuyoboza. Uyu yandikiye umukuru w'igihugu, uyu nuko ari umukuru w'igihugu ntabwo yajya ahantu harasaba icyo bita urutambi. Muri makipiki kuri nge nakurikije ikiganiro wakoze. Kuri nge ipiki nibyo. Ipiki ifite ikikora ku mabuye, ku mafondasiyo, ku biki byose. Ariko noneho yo tugiye kuri icyo bita bombe iraripuka. Donc barayikubita ikamanura byandi byose ipiki itaba inakoraho. Hano ngiye taka nguze kumbwira itora rya ADEPR ni itora rikunda kugaragaramo abantu barishakira impinduka buri munsi uko bwije nuko bukeye. Sibyo? Yashakira impinduka ariko aho ngaho reka nkongerere. Yego. Rigirunda kugaragaramo abantu bafite uko babona ibintu bagashaka impinduka zishingiye ku byo ubwabo babona cyane kandi barabyemerewe bishingiye droit d'expression kuri kimwe ntagiye kuvugira hano ariko ntabwo yari gushoboka ku bintu byinshi watangaje ku itoro rya ADEPR abanyarwanda benshi bazi ikibazo cyanjye giteye. Okay. Ishyaka ryawe washakaga ko ritanga izihereza rita iyo ni A. B ese byagezweho. Ubirebeye muri image y'uyu ni ikibazo cyane gifite A na B. All right. Donc urishimye ubu kubwitorero. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'abagabo hano, n'abagabo bazwi cyane mu itangazamakuru, n'abagabo bazwiho kuba abantu b'impirimbanye cyane bakunda guharanira impinduka cyangwa ibiganiro byabo cyangwa n'ibitekerezo byabo kuri social media. Umuntu wese ukibabona ahita atekereza yuko bagiye kuza bavuga ibijyanye n'amadini. Uyu munsi rero turabatumiye kugira ngo tuze kuganira. Nukurikira neza ikiganiro tugiye gukora ntabwo uri buze guhomberwa kuko kiraba kirimo ibintu byinshi cyane uri buze gusangamo. Wowe ureba ikiganiro nk'iki ukaba ubabaye ukwiye kongera ibihe byo gusenga no kwizera ko Imana yatabaye abandi nawe izagutabara. Naho wowe rero wamaze gutabarwa ukwiye kujya ujyana na Yesu gutabara abandi kuko uzagabana umugisha w'Imana nkuko yavuze ko abajyana nawe nyine batazabura gusarura niba tagwa isari. Reka twakire n'abano bakozi b'Imana tugiye kubana. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Muraho neza. Amakuru ni meza cyane nihereyeho. Tubaha ikaze kuyobokamana TV. Murakoze cyane. Yes, muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira amenye ngo tugiye kubana nabande muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Nge nitwa Clement Bagemahe. Twise impirimbanye ariko igeze ry'impirimbanyi mitagazamakuru banza ritemewe kubera ko twe turabanyamakuru n'ubusanzwe. Okay. Sibyo? Yego. Nta munyamakuru w'impirimbanye. Basike akora balance y'abantu batandukanye. Ntago yahirimbana kuko ibaye impirimbanye uri muri kote imwe. Rero twebwe tuba hagati. Haba na BKM ugiye kwivuga ntabwo muri impirimbanye. Turi impirimbanye twebwe. Au contraire abantu bagiye kuvuga ibi noneho bimeze ukuntu kwiza kuryo ahubwo mu gisata cy'amadini ni Iyobokamana muri rusange. Dukora analyse mu Iyobokamana muri rusange. Urakoze cyane rero. Uri umunyamakuru wa hehese? Njewe ndi umunyamakuru w'Irenga TV. Irenga TV online. Uretse ko na .com mu cyumweru kimwe bibiri irabiriho kuko irahari nuko turi kunonosora uburyo igomba kuba ifite amashusho ari très clair kuko n'ama video yacu aba ari clair kuri kamera zacu bari kubibona. Okay. Yeah. Gira ngo birumvikana cyane reka twakire. Nese naje kwivuga se? Andi umuntu w'umugabo. Okay. Yes. Urakoze cyane. Reka twakire na BKM nawe twibwire nubwo namurangije ariko avuga ibisigaye. Uranandangije byo rero. Ya ni byiza cyane ndishimye ko bwa Clement
Clement ari gukumbuye abantu nanjye kandi ndagukumbuye kandi ndagukunda ntabwo ngibaze kuvuga ko gukunda so kudoza inkunda mbo urabintanze nyine shiste nko kubivuze nari nzi ko mbigutanga oya nanjye ndakwemera buryo mu cyane rwose ntabwo twakwicarana tutemerana ndishimye rero kuba hano uyu munsi ntabwo bintunguye byateguwe kandi ntibitunguye n'Imana ntibitunguye cyakora bitunguye abashaka ko bagiye kudukurikira kuko ntibari bazi ko uyu munsi babona ikiganiro gisa nk'icyo tugiye gukora so nitwa BKM yabivuze nanjye mfite nyisano n'itangazamakuru nkorera kuri Inyigisha TV wavuze ngo uri umugabo sugira ngo je sindi umugabo wo guhamya ibya Kristo kera ntarabigira kuko guhamya Kristo byo nakana kagahinja karabihamya uruhinja seruza gakiza ariko rwo ruzajya mu ijuru n'amaguru kuko rwo ushaka kujya mu ijuru agomba kwitwara nk'uruhinja rutoya nongeye kuvuga wa mutanga gute se principe kujya mu ijuru tuvuga rero ntabwo twese turabagabo guhamya ibya Kristo paske kuko muri Kristo nta mwana nta mukuru ese Clement buretse uretse batajya kwica isoko vuga ko umuseribateri uzajya mu ijuru wowe uzajya mu ijuru nje nakuze bambwira ko hari ariko uba directement my friend uzajya mu ijuru ndaba direct kandi ukwereka ko nabaye developer wimpa ubuhamya ndakubajije ngo uzajya mu ijuru uko bambwiye nzajyayo uzajya mu ijuru ry'ibibwirano cyangwa uzajya mu ijuru wizera wavuze ngo ushaka ijuru nge ndirimo ariko nzarisorezamo ijuru ndirimo ndarisorezamo uburyo ndirimo nabisobanura sur les plateformes y'ubuzima n'imibereho n'uburyo mbyizeye ko ndirimo nzarisorezamo noneho kuko buri wese agira iherezo ndashaka kumenya ikintu kimwe gusa ushingira uvuga kuri mu ijuru cyangwa icyambere nuko ubwanjye mu bitekerezo byanjye ntihagije ahubwo ngizwe n'abandi ariko nabo nkaba mbagize iryo nijoro icya kabiri nuko societe ndimo imbeshejeho nanjye nkayibeshaho iryo nirindi joro icya gatatu nuko navuye mu ntambwe imwe y'ubuseribateri nkajya mu yindi kandi abantu b'abagabo banashatse abagore mbere yacu uko tuhabaye hari ibinyejana byinshi cyane abantu bafite abagore nagize umugore n'irindi joro bavuga kandi nanjye nari kandagiyemo ubu ndirimo ubu mfite ijoro Imana yampaye umugore hanyuma impa n'umwana witwa Manzi Jove naryo n'irindi joro hanyuma rero nsigaje uri mu majuru abiraba amajuru pe porte nuko nta hantu numvise wigeze uvuga Yesu kandi ari we nzira y'ukuri n'ubugingo kandi Yesu ari we utugize ari muri twe twaba muri we nkabiyizera ndamuvuga kandi ndi mu isura ye ndi mu ishusho Yesu my friend ariko hagata wibuke ko badusabye kwivuga niba nanjye ubwo niba hari ikintu kigoye no gutumira abanyamakuru urabaha umwanya wo kwivuga so hajya kuba intambara sasa y'ubusesenguzi okay yes ukivuga ariko ayisanyijirije neza nisondetse oya ndi umuseribateri uri donc ubyemera uri umva byo ya soko bya Nyarugenge se gusa ndi umuseribateri ubyemera iyo 7 ndayifite yes so murakoze cyane nitwa BKM nkunda kuba kuri Inyigisha TV cyane mwabyumvishe rero turaba turi kumwe na BKM Anyigisha turi kumwe na Clement wa Irenga TV turi kumwe ndetse n'Isezerano TV n'iyobokamana.com icyo kiganiro kizaba broadcast kuri ayo mashene yose ubundi rero twakomeje ikiganiro aba batumirwa bacu bagiye kugikora mu buryo buri special Joel ntabwo ijwi rye ribuze kugaruka ahubwo muryoherwe n'ikiganiro bagiye kudukorera bon appétit kubatumirwa cyane ko kubadukurikiye noneho namwe rero courage imigisha n'amavuta y'Imana bikorane namwe ibyo gutwara mu izina rya Yesu amina. Iyi kiganiro ni kiganiro cyakomatanyije ibitangazamakuru birenze kimwe birenze Irenga TV bigera kuyobokamana TV niyobokamana.com bigera kwi Nyigisha Isezerano TV nanjye kuvuga Isezerano TV Isezerano TV nayo kamera zayo zingiziriya kamera ziyobokamana zituri imbere kamera zirenga TV zituri imbere no kuvuga ko ari ikiganiro rero giteye amatsiko igiteye isheja niko bimeze noneho no kuri Nyigisha TV kamera ngiriya nayo turiho s'il vous plaît turabakiriye mwese ro kwirenga TV nkuko tubakunda kandi tubaha ikaze mwese ikiganiro ntabwo gisanzwe kiraremereye cyane nko mwumvise
wumvise uko twatangiye naho ngeze ndakwishimiye cyane mu Irenga TV Monsieur Bikem ngende Clement bagemaho umuntu w'umugabo nyine urabona ko kandi mu bashingiye habiye bakamana ryarashingiye Isazano TV ryarashingiye inkorano zabo narazibonye ariko ni inama wumvise zijyanye no kugira ngo ninjire mu bwiza mve mu bwiza njya mu bundi none nanjye ndakwakiriye Bikem urinde witwa nde twibwire mu Irenga TV. Wow, urakoze cyane. Ni Bikem nkuko bivuze cyangwa se bikora Imana Emmanuel no mujene nyarwanda. Ni umujene nyarwanda uharanira iterambere. All right. Uharanira iterambere ry'igihugu. Mbega ndiyemeza gutanga umusanzu wanjye wari we wese kugira ngo itorero cyangwa se idini n'igihugu bigera heza twifuza. Kuri nge bikaba bimeze nka badeni cyangwa se nk'umutwaro. Ngenda numva ko wagira ngo ndimo societe deni. Societe. Ego. Societe Ndwana societe nyarwanda. Societe nyarwanda cyangwa societe muri rusange. Nimba okay. Utalimita. Uko kiragira kuri ku isi yose. Kiragera kure. Ubwo no kuvanga ujya gutera uburezi arabwibanza. Ubwo tujye mu muco mbese iriyo mpamvu ninjiriye aho ngaho. No kuvuga ngo kuri iyi simbayo mfite umukoro ngomba gusohoza. Ku buryo iyo ndi kwisuzuma ngasanga nta kintu nakoze buri munsi mu byo ngomba mu myaka nsigaje ni igihombo kuri societe. Aho kuki utibanza. Ni igihombo kuri njye ahubwo gikomeye. Ahubwo si n'igihombo gusa. Byampindukira n'ikimwaro kubona nta koze ibyo nagombaga gukora. Burya bene umuntu ashatse yaga waramutse amenyekanye. Yaga kuko hari igihe abatakoze ibyo akaba yakora akazibuka cyangwa akazasanga yarageze ahantu atagishoboye kuvuga cyangwa gukora ibyo akaba yarakoze. Ariko kandi kantu gakomeye rero hari ukudakora ibyo yagombaga gukora. Hari no gukora ibitari ibyawe. Uzikumitishijemo ari ugukora ibyo nagombaga gukora. Ari ukudakora ibyo nagombaga gukora no gukora ibitari ibyanjye. Nahitamo kudakora ibitari byawe. Ibyo nahitamo kudakora ibyo nagombaga gukora. Sinkora ibitari ibyanjye. Uzi impamvu? Ugakora ibyande. Uzi impamvu? Gukora umukoro utari wawe bingana no gutsindwa. Bingana no gufeiringa. Okay. Rero imwe mu ntambara mpora ndwana uko bwije nuko bukeye no kugenzura nimba ndi guhicyo societe nshakamo cyangwa ndi gukora destiny yanjye. Yego. Gukora icyo naremewe. This is Bikem. That one is Bikem. Yes. Thank you. So I want to know. Is also Bagema. I want to know Clement. Clement. You know to know you want to know Clement. Yes. Murakoze cyane. Clement ndi umuntu w'umunyarwanda. Umunyarwanda ukorera mu gihugu cy'u Rwanda, umunyamakuru ukora inkuru zitandukanye, noti ziyobokamana gusa ahubwo n'izindi zaba n'iz'ubuzima zaba n'iz'ubukungu n'izindi zose tuzijyamo kugira ngo dukomeze twagure ubwiza mu buryo umwe ku bundi. So Clement ni ngewe rero ndi umunyamakuru w'Irenga TV. Nishimiye ko turi kumwe nawe kuri Nyigisha TV ndetse no kwisezerano TV ndetse no kwiyomana TV niyobokamana.com. Rero nkaba ndi umuntu w'umugabo nyine ndubatse ya umudamu n'umwana wanjye uzina ryose kugirango yitwa Clement nawe. Oya ubwo bivuga Bagemahe. Ariko Clement ntabwo ari izina. Yitwa Bagemahe. Aha Clement. Urakoze cyane. Icyambere ndakwemera mu buryo butandukanye nza kugusobanura muri iki kiganiro. Kandi mpuye nawe nabishakaga. Wabishakaga. Ni nkuko nanjye nagushakaga. Twashakana. Uri kumva? Mbo reka rero twinjira aho abantu bashaka. Tuhinjire. Dushobora kuba turi kuvuga ibintu dushaka. Ariko tutarashima aho bo bategereje ko tugera. Aho bo bategereje ko tugera. Buriya bari no kwibaza aba bantu bahuye Bikemu n'Abagemahe bagiye kuvuga iki. Urakoze cyane. Hari isura abantu bafite zitandukanye. Isura bafite zitandukanye nibyo bita niyo ni personality. Nubundi personality itaba umuntu atagize isura itandukanye na mugenzi we nta personality yabirimo. Njewe njya mbivuga yongeze kuri no kuri YouTube. Ndamutse ngize ibyago na accident
nuko nakora ikiganiro nkabona abantu benshi baragikomera amasi bose barakishimiye bose barakishimiye bose ntabwo byashoboka kuko bakishimiye bose my friend bakishimiye bose twaba turi mu yindi si kwasika ikiganiro nta nubwo byaba ritangaza amakuru bisaba ngo tuvuge ibintu birashimisha bamwe hakajya n'abandi babijora bakabikomentingaho muri sense negative cyangwa mu buryo navuga butabanogeye bikubita hasi ariko aba n'izindi ekipe zibishima kuko turi abantu nabo n'abana shuti bakuru turi kuri Renga TV turi kuri Nyigisha TV turi kuri Iyobokamana TV turi kuri Isezerano TV uko mwabibonye twahuye uko tumutubona turi abantu babasengu turi abanyamakuru tukaba n'abasesenguzi kuko biratandukanye nubwo byuzuzanya ushobora kuba umunyamakuru ariko udashoboye gusesengura uzi ko interviewinga neza ukora script uzi gukoresha interview uzi no gukora icyo bita kujya kuri tele ukoresha ama interview kuri tele nangaya tucaye hano aranatandukana utazi kujya deep mu cyo twita ubwiru utabujyamo ubwiru bigirwamo n'abiru bafite ubumenyi bwose bwimbitse iyo udafite iryo peta ry'umwiru ntabwo ushobora kujya ibwiru so rero turashima Imana ko ari ibintu yatumanyuriye irabiduhishurira ibiduha amakuru kurusha abandi bituma tubasha kwicara kuri kamera tugaha abantu analyse véridique analyse véridique kubakunda vérité bavuze ngo n'ubusesenguzi bw'ukuri kubakunda ukuri moi maintenant je dossier qu'on appelle j'interprète parce que urabizi ko francophone moi oui francophone je le suis oui à 120%. Ndabisobanuye rero. Il y a ce que je vais te demander. Avant que nous continuions. Ndashaka kubanza kumenya niba turi kumwe nge nayo. Unge nawe turi kumwe. Shuti bakoze mu kibazo abanyamakuru kubazanya. Ntabwo turi kumwe gusa ahubwo nkurimo nawe ndimo muri iki kiganiro turi kumwe ijana ku ijana kuko ibyo tugiye kuvuga biteye amatsiko kandi biraremereye ni nabyo abantu bibaza ko kandi bigenda bigaragara mu Iyobokamana ntabwo Iyobokamana TV noneho ni Iyobokamana muri rusange en general none tuje muri contexte gospelike cyangwa Iyobokamana ko ba afite ko kandi Iyobokamana riberamo byinshi igice cya gospel kiberamo ibintu byinshi cyane so nkunda kugaragara mbivugaho nawe wakunze kugaragara ubivugaho ndetse n'uyu munsi ubwo tuje kurebera hamwe tubivugaho byose haba amadini haba imisengeshereze haba kuvuga ubutumwa rwa tukoresha Bibiliya gukora kuba hanzi byose turabikora noneho hari analyse n'amakuru dukora ku byitwa Iyobokamana bishingiye kuri zira departement zishinzwe za teoloji nabyo tubyinjiramo abize teoloji abatarabyize turaza gusenga ahantu hamwe hatandukanye ni byinshi Iyobokamana riragutse cyane ariko bigagusha ku bikorwa bigaragaza koko uwayobotse Imana ibikorwa bye bigaragaza ko yayobotse Imana kuyoboka Imana ushatse kuvuga mbega si teoloji no ntabwo bishoboka ni pratique ntabwo ari ibintu dusuzumira mu magambo nkayo turi kuvuga ni ibikorwa nabyo dukunda kugaragara n'abantu benshi my friend hari ubona abantu benshi bibasenga ugasanga ashaka kwikwashagura nka babandi bagiye gusenga za Bayali umvise ntabwo bitari bukunde turababona hano kuri tele mu madini mu matorero ugasanga umuntu yigize umuntu wa karakajya yashaka na titiro kajya avuga za nizi ibintu nk'ibyo ashaka kwemeza ko wabizi cyane nyamara wajya mu bikorwa bye itikurye n'ubwenge buke abikoresha kuri tele no kuri bagenzi be uburyo ari umunyamagambo uburyo asenya abandi uburyo atashesha abandi umugisha uburyo arwanya abandi uburyo ari umunyamagambo nyine twabivuze uburyo agambana uburyo aroga uburyo yica uburyo agira gute ibyaha bitandukanye ugasanga yazizi ya Bibiliya hafashe kwa kuririmba kwe byishike bitiyobokamana au contraire akaba umuntu ku giti cye ariko umuntu ukunda kuza ku icyo gice uri kuvuga kanakibazaho byinshi aba ameze nk'umwana mu mwuka kuko hari ikintu Yesu yavuze gikomeye kuri iyo ngingo yaravuze ngo donc ntimuzakangwe nuko bigira gutya ntimuzakangwe nk'uko ari intyoza mu kuvuga no mu gusesengura no kuvuga indimi none no kuvuga indimi ntimuzakangwe nuko bahagurutse ibirema uzakana yavuze keza ariko nshaka ko duhita twero tugakora ikiganiro cyacu yego yavuze ngo muzabarebera ku mbuto zabo imbuto rero ni bya bikorwa
niba hari ikintu cyagora igiti ni ubwisha imbuto cyera. Okay, cyo nicyo ndashaka ko mu ikiganiro reka tube specific. Ntabwo twarundumura ibintu byose biri muri gospel ngo tubivuge none. Oya twavuze byinshi kuko tubereka ko birimo byinshi. Ntabwo twabishobora ahubwo turakora list. Oya twanabishobora mu byiciro bashaka dufatanya n'imyaka 10. Nicyo nkubwiye. Turakora list turajya tuza kuri kamera icyambere cya kabiri. Hari ikintu ushaka ko tuganira uyu munsi. Yego. Mu madini atandukanye dufite mu Rwanda harimo idini ryitwa ADEPR. Ariko uretse gato nturava. Undi kerema. Uracyabona Kristo muri ADEPR? Ahubwo sinzi impamvu ntafata iziri shingano. Urazifuza se? Ndiwe. Ya nazifuza kuko nabazifite. Bahamagawe nkuko nahamagawe. Humbura na Paul aragushyigikira aravuze ngo wifuza ko umwepiskopa yifuje ikintu kitari kibi. Nose inshingano nsanzwe zifite. Nose inshingano z'idini zo zananira nanazigize. Niyo bakamana arabizi. N'isezerano nawe byo kugenda kose ura mu cameraman ashobora ko yamenye n'uwaca amaze kumenya. Responsibility twazitangiye tukiri bato mu muteguro w'Imana. Tugeze kuri tere turazikora mu buryo bumwe ku bundi. Nawe urabizi ariko responsibility ko nazigize. Ntabwo izidini rero zigoye. Nta nubwo na methodology zayo twagiye tuzicamo. Kumva rero ndi Kristo wa ADEPR birenze 100%. Ko hari amakuru se nigeze numva ko Karema ngo bari bamutenze. Heheze. Bizi nyine nje kuyanyomoza kuri kamera. Ngo gatacyo ubugingo rw'itorero. Oya ibyo twabivuze ko ingingo z'itorero abantu babivuga, abantu bavuga amagambo. Fo kumenya iyo umuntu atigize yinjira kujya kumenya abandi atabazi kandi atarabamenya. Urabyumva? Yego. Ntabwo bibaho ibyo rero. Ubwo nibyo reka ntibikanabi. Ntibyigeze bibaho ntibikanabi. Yego. Byabishingiye kuki? Ibyo ngibyo nibyo turi kugaruka ko gisata cyo bakamana ari Kigali. Aho abantu ibyo bibaza cyangwa ibyo bavuga bitandukanye na zambuto bera. Yego. Urabyumva? Yego. None se wowe kuba byumvise wasanze ari byo? Sinigeze ntinda kubikorera suivi n'ubushakashatsi bwimbitse. Oya uko byenda kose bisaba ngo ukurikirane ikinyoma cyangwa ukuri. Cyakora menye yukura eregashize nigeze ntakubona Karema ubwira abantu babaga. Ngiwe ariko ninde utambona se wowe keretse wowe ariko abandi barabona buri kanya buri mwanya mba ndi kumwe nabo kuri platform zitandukanye. Ya niko bimeze. Ya navuze ngo ndifuza ko tuba specific muri iki kiganiro. Okay, itoro rya ADEPR n'itoro rikunda kuvuga mu bintu byinshi bitandukanye. Haba inbox y'abantu runaka, haba kuri platform zitandukanye. Ibyo ni ibintu umuntu wese ahita yumva tutabikoreye detail. Itoro rya ADEPR n'itoro rikunda kugaragaramo abantu barishakira impinduka. Buri munsi uko bwije nuko bukeye. Sibyo? Bashakira impinduka ariko aho ngaho reka nkongerere. Yego. Rigirunda kugaragaramo abantu bafite uko babona ibintu bagashaka impinduka zishingiye ku byo ubwabo babona cyane kandi barabyemerewe bishingiye droit d'expression. Tumenyesha abantu ko babyemera. N'itegeko nshinga rirabyemera n'Imana irabyemera. Nta muntu ugomba kuniganwa ijambo. Yego. Nawe waruhereye unabivuga ati ese ibi nibi biva hano bikajya hangaha unambaza. Yego. Kuniganwa ijambo nawe waruhereye uvuga ngo bampagaritse muri ADEPR kubera ko nge navuze ibintu byinshi kuri ADEPR kandi abantu benshi bavuze ibintu byinshi kuri ADEPR bagiye bahagarikwa. Yego. Urabyumva? Kuki wowe wasigaye? Abantu ntabwo nari ngewe akazi kanjye nza muri Caritas nza muri Caritas ntabwo wabaza kucyura umusirikare kandi warakora training y'igisirikare nikwereke ko utahangana nayo. Tube turetse kwinjira aho hantu kuko mpafite nk'umwihariko. Ntacyo ariko ubwo turi mu tuntu tundi tugaragaza n'ibigenda bivugwa kuko abantu benshi bagiye bakomoza kuri ADEPR bakundaga guhita bakubitwa intosho mu mutwe bagahagarikwa bagatengwa. Ngero Clement bagemahe kuntenga ndi mu mwuga wanjye mfite microphone nk'ukubona nzifashe nk'ukuzifasha biragoye nguze kwinjira mu kazi kanjye kandi ariko nshinzwe ariko kantunze ari no mwuga wanjye nigiye mpemberwa mfitiye contrat. Ntabwo wantenga iyo babaye ujya muri Rwanda Media Commission inshinzwe ukandegayo baramburanya basanga afite amakosa. Hari ibihano byinshi harimo kugosora inkuru, harimo kwivuguruza, harimo kukwaka ikarita wowe wanze kumva inama baguhaye muri Rwanda Media Commission RMC
ntabwo rero ngenda ari mu bantu bashobora gutengwa muri ADEPR kubera gutangaza inkuru z'idini rihora ritanga amakuru atandukanye, rihora ryisenya ubwaryo cyangwa risenywa n'abakaye baryubaka kurushaho. Kubitangaza rero se mu nduru wa total mu itangazamakuru. Uretse n'ibyo n'uwabivugaho wese kugira ngo ahagarikwe kuri byo bishobora kutaba byo. Niyo mpamvu nge ntago bakugendeshwa muri icyo kigare ngo urapfa kumpagarika kuva ku bwase mwese bw'Imana, kuva nakurikorwa no mukaza ahantu haraho nabivuze baza kujya kukaza ahantu maramezi 2 ntakora nkora systeme zanjye nsubirayo. Warigeze ubyumvaho? Narabyo kirema kuri kwihuta. Ntacyo twagiye nanjye reka nawe uheretse kuvuga ngo uheretse kuvuga ipiki turayigarukaho, ariko hano mu Irenga TV n'abandi bakurikiye kuri platform zitandukanye umvise hamwe bakaba muri sezerano n'iki reka tubikombe no munyigisha nk'umunyamakuru kuko byose tubiri imbere, kandi aba auditeur n'aba auditrice cyangwa abadukurikiye babigitsinaga muri sinagore bakeneye kumva abantu bagiye kuvuga ibiki ko babona twabaye serie ko turi serie cyane muri kiganiro cyane. Ariko shavuga ko rero nanjye ndaza kubaza iby'amapiki wavuze ko muvugizi ngo yinjiranye muri ADEPR mushyashyu ngo yitwa Pasteriza iby'ipiki urabimbwira, ariko ngiye mu Irenga TV ndifuza ko bitaraza kubipiki ahubwo bikaba bombe, ariko atari atomique. Iraza kuba gatibusha gusa kuko biratandukanye. Yabijemo atomique harimo amatome tugiye muri chimie. Kuri wowe ipiki ntihagije. Ipiki ijya mutubuye mu mabuye mato yishoboye kuba yanyeganyeza, ntabwo yajya ahantu harasaba icyo bita urutambi. Muri make ipiki kuri nge nakurikije ikiganiro wakoze kuri nge ipiki nibyo ipiki ifite ikikora ku mabuye ku mafondasiyo ku biki byose, ariko noneho iyo tugiye kuri icyo bita bombe iraripuka, donc barayikubita ikamanura byandi byose ipiki itaba inakoraho. Hano ngiye taka nguze kumbwira noneho bize kuba bombe uriya mugabo kucyo yavuze ni ipiki ngiye taka uze kumbwira uburyo yaba ahubwo ari bomba tu not atomic ari bombe gatibusha gusa atomique tuyireke nayirengagije kwije atomique biza mu mihumekere bikaza mu biki byose bikangiza byinshi parce que harimo chimie zirenze ukundi kuntu ona uraza kwimbwira. Ariko buretse ikintu ushaka tureba rero natangiye vuga ngo abantu benshi ubona barekarama ngo impinduka ngo muri ADEPR ari abasesenguzi, ari abafite ishyaka ryabo ku giti cyabo, ari abafite ishyaka ry'umuhamagaro, ari abafite ishyaka bacunze n'izindi nyungu, bose bavuga kuri ADEPR. Yego uramaje umbaje uwa mbere. Yego ndashaka ko tuza kureba hamwe impinduka zikenewe ubundi niziye. Ngibajije oya okay ndi gutanga liste. Okay ubundi impinduka zikenewe muri ADEPR zikwiye kuba ari izihe? Ese zakenewe kuva ryari zigezweho kuri ikuye pourcentage uyu munsi? ahubwo sabazikeneye ni bande bafitiye qualité bafitiye discipline. Ese abagena bigurwa bikorwa kandi nabo bakomeye benjoying ibyagezweho muri urwo n'abaharaniye ko abizo mpinduka ni bande bari bateye bate? Nugera mu icyo gice ndakubaza rero aho ugeze nyine ngo abaharaniye ko habaho izo mpinduka niho nshaka kuganira na bagema yekeremo. Ariko nanjye turaza kuganira ku by'ipiki ariko bize guhindukamo bombe bitari atomique. Ubwo urashaka gutransfera ipiki muri bombe nayimuye da narayemeye ariko igomba kuzamo ikindi kintu. Uva papa all right. Kirema uzwi nk'umuntu wakunze kuba hafi ndetse nongereho cyane hafi y'ibibera mu itorero rya ADEPR. Haba ku gice cya discipline, haba mu buryo bw'umwuka kuko wagiye utangaza ibintu byinshi bitandukanye ku itorero nk'umuntu wari ubifitiye inshingano kuko ariko kazi wakoraga nk'uko wabivuze. Ariko iyo umuntu akwitegereje cyangwa wakwitegereje icyo gihe ntiyakubonaga gusa nk'uri mu kazi, yakonaga no mu kindi gice gishya gisa no kurwana ishyaka. Kurwana ishyaka yego hari ijambo Joel rigeze akoresha kare ry'impirimbanyi ngo guhirimbana. Okay mitambi bivamo umunyamakuru ariko sobora nta hantu ushobora kuba impirimbanyi. Si nkuko turuganira gutya atanye interview kuriya nta kibazo umuntu ashobora guhirimbana ko impirimbanyi yose twese turahirimbana no ko buzima si nko gukotana.
nugukotana n'ubundi Yego. nukuba inkotanyi nugukotana Trebe. gukotana nuguhirimbana Yego. ni twavuga ko byaba amasinonime ni inyito zijya kuzuzanya Yego. zifite ukuntu zijya gusa yego reka nkubaze noneho nimba warigeze uhirimbanaho kubwira itorero ku buryo hari naho sosiyete imwe yego ubwo misanere kujya ushaka kumbaza nderetswe urakanye ko nteretswe oya ufite iyo mpano ariko oya turazifite twese hashize muri iminsi Pante. kuzi hari aho sosiyete yakubonaga ku buryo batabonaga ko ari ishyaka gusa ahubwo ashobora kuba ari n'ikindi kintu karema ashaka ndabanza mbaza aho ngaho ku bijyanye no guhirimbanira itorero no gushaka impinduka ni iki wifuzaga kugeraho none se ujye kumbaza nk'uwari umuyoboke cyangwa nk'uwari mu kazi njyewe ndi kukubaza nk'uwari umuyoboke warebaga ibyo bintu kuri kamera hanyuma nkabivuga ndi umuyoboke watumiwe cyangwa ndi mu kazi bitandukanye kuko hano ngiye gusubiza yego ngiye gusubiza ugiye gusubiza ibyo bintu nk'umuyoboke wa ADEPR kuko uracyari umukristo wigeze unatengwa nkuko nabigukekeye ntabwo byari bishoboka nanababwiye ngo ushaka kujya kunaka kubyo natangaje amakuru kimwe ntagiye kuvugira hano ariko ntabwo byari gushoboka ku bintu byinshi watangaje ku itorero rya ADEPR abanyarwanda benshi bazi ku kibazo cyanjye giteye ishyaka ryawe washakaga ko ritanga izihe rezilita iyo ni A B ese byagezweho ubirebeye muri image y'uyu ni ikibazo cya mbere gifite A na B all right donc urishimye ubu kubw'itorero urakoze cyane aho twaganira ubwo ni ikibazo cya A B yego turaza kugira ikibazo cya kabiri cyane murakoze cyane ubu tubabwire ko twabasangije ubu buryo turi gukoreramo hano ni Kwirenga TV uyu ni Inyigisha TV twamwumvise ko turi kumwe n'Iyobokamana TV turi kumwe n'Isezerano TV ubwo rero ntiba aho urakurikirana izi nkuru zose umenye ko hose twahuje imirongo ibiganiro bihasanga urakoze cyane ni ukuvuga ngo ishyaka ryari rihe first of all ntabwo nigeze nkunda urusaku ruhora ruza ku idini tuvuge ngo ryacu kandi rukazanwa n'abantu twavuga batazwi ababumva ntibamenye ikindi cyaba kibyihishe inyuma kuri bo ukabyumva ukumva nk'aho bafite ukuri kwinshi ariko wakwinjira imbere ugasanga ukuri kwinshi kwabo kuri ku nyungu zabo zitandukanye n'abakurikira bose ko uko kuri bavuga nuko guhirimbana bagiraga ubwo mbizi ndafatira uravuze ngo biri ku nyungu zabo yes uranyemerera muri iki kiganiro yes ndajya nkubaza kuri buri ngingo ugezeho akihutisha ngikomeje nyine ndacyari muri position imwe yego ubundi ishyaka barwana kuri ADEPR abarwanashyaka barwana kuri ADEPR n'abasesenguzi iri kuru ryagakwiye kubiriye iri kuru ryakabera iba impamvu bashyira imbere izo mpamvu zikaba zari impamvu ziri rusange zitajya ku muntu ku giti cye kugira ngo we nabigeramo ashyire mu gifu cye cyangwa mu nda ye no mu muryango we abo yabwiraga bo noneho bamubone atari byo ibyo akoze atari byo we yavugaga aho niho ugiye kumbwira pariti wari urimo sasa ngende umunyamakuru nshuti bakoze budukurikiye umunyamakuru agomba gukurikirana inkuru zibera mu Iyobokamana muri rusange iri dini rya ADEPR ryaranzwe n'imvururu n'intambara n'amatiku n'amakimbirane cyane cyane mu buyobozi bwo hejuru muri ADEPR mu buyobozi bwo hejuru bwo muri biro muri representation legale ya ADEPR not mu bakirisitu bararengana nabere amakorero nabere abadiyakoni nabere bibagera gutyo nabari muretse bamwe bajyaga mu bihande bimwe butazi iyo bari kubera ko nabahembwa tumwe na tumwe ariko abo bandi bose bagize effectif zirenga miliyoni 2 zigize abanyarwanda nkuko statistique babivuga uretse ko bakabaye bapreciza tukamenya ngo bibari ni yihe bakajya bongera babatijwe bumvise bakagira database bihinduka buri munsi ngira ngo barestima so nuvuga ngo requestima ni kosa ku bantu ufitiye raporo ugomba gupreciza imibare muri gihe se barenga miliyoni 2 buri gihe kandi nzi ko bashobora kubanenga miliyoni 3 ya muri andari mu bushakashatsi ngewe none se batiza abangahe buri hano ubwo two kubijyamo ntabwo bindeba bifite abashumba banje iyo ni imibare itatureba no kuvuga ko rero kuvuga ngo Clement Bagemahene ari muri hehe nari umunyamakuru wumva urusaku buri gihe nkumva naruca burundu icyo ni cyambere cya kabiri
urabona ko basakuje bahereye reka njye mu gihe cya usamwe usabwa Imana wambwiye ko nakunze kuba umukurikirana buri hano buri muri president agenda mukurikiranye buri gihe cyose ubuyobozi bwajyagaho wasaga naho ugiye ku icyo gice kucyanaliza oya no wasaga donc wahitaga wiposition nukuvuga ngo ntago bakumenya impamvu bavuguyo ababa bavuga ibiki ni bibiri abavuga n'abavuga niyo balance ni mu nyamakuru yego ndavuga ko rero kugaruka buri gihe mu idini ari naryo mbarizwamo ari naryo navukiyemo ndererwamo ndimo ntanaza no kuvamo urabyumva no kuvamo kubera iki none uzavamo barasha n'ahandi najya bari nko muri ministries zivuga butumwa kubera impamvu nta mpamvu mu myaka agezemo guhindura idini biragoye umvise bishatse kuvuga ngo rero inyungu z'umunyamakuru mu nkuru ni ukugaragaza ibitagenda neza bibangamiye sosiyete ngari yego noneho ngatanga n'ibyakabaye bikorwa neza yego n'ubu nkurikira n'abadukurikiye cyangwa babwimise cyane mu gitangazamakuru ntivuge se nta kibazo ni muwe TV yego ni henshi twakoreye gutyo nyuma yaho haje kuzamo sinzi niba ruduki twabaye ku muyobozi wacyo birangira aza n'unkigitse njya muri Television TV matangariza ibindi byari ikibabwira ngo urusaku rwacika rute why mu bakristo bimeze neza kuko bo nta kibazo bafite baraza gusenga baratura barabatizwa barajya muri zani batu biriza ubusa departement z'abagore zirakora neza departement y'abagabo irakora neza departement y'urubyiruko irakora neza amakorari yo ni nta makemwe ubundi nawo wa mbere biriza abakristo benshi amakorari ubise n'abandi bapastor bahawe impano yo kuvuga ubutumwa bwiza ntajya kuvugira hano ko bagize uruhare mu kugira ngo en fait mu kuzahuka kw'igihugu noneho niza no kuzahura imyumvire mu kwemera aho ibyo byari bigeze abantu bajya kugira Imana ikizere byagizwe muri n'aba bishop na pastor bamwe muri ADEPR abareveramu cyangwa avuga butumwa n'amakorari iyo akaza n'imbere kuko ari cyo gikiciro ubundi ngemba arizwamo yego so kuri nyamu munyamakuru naharaniraga gutangaza inkuru ziganisha ku muti watuma induru zo muri ADEPR ziceka kuki uriya yirukanwa kuki aba bavuga ibi eske reality ni yihe kuri nge rero naho icyo gice ndi mu gice cy'umunyamakuru utangaza inkuru zishaka kugira ngo habe bikosoka en reality ntango umurongo kuba byumva bose baba aba ADEPR n'andi madini kuko amadini menshi ya Église de Réveil mu Rwanda cyangwa insengero zagiye zivuka zubyutse benshi ntabwo nukuvuga ngo 90% bakomotse muri ADEPR yedari 99.9 bakomotse muri ADEPR ibyo nge nita icyo bita mismanagement icyo bita kutamenya kujana neza abayoboke ukumva bagema yashinze idini rye ukumva bikeme yashinze idini buretse gato nese ko numva icyo wajya ngo ugifashe nk'igihombo kwitorera kuba barabyaye abandi mu buryo bumwe abagiye bavagamo bafite conflit hari ibibazo bafitanye na bamwe mu bayobozi donc uri kugaruka ku mpamvu yo gusohoka kwabo yes donc inyungu ziraza kubaye basohotse ngo bagura ubwami bw'Imana kubwagura harabahamagawe aravuga agenda hamagawe nabavuga bavuye hamwe bajya kwagura ubwami bw'Imana handi ariko arabagiye bavamo nanone basa n'abashaka guhita revolte yumvise banzi imikorere n'imiyoborere ya ADEPR vuga rero ibi nabyo twe twabikora kandi muhamagaro turimo Imana duhaye ijambo yaduhamaganye yo kwizerwa nimwe barahaguruka barasohoka bavamo batanabishaka n'ubu ko zivuga butumwa ryiza ADEPR ikajya muri forme nziza bagarukamo ntumbaze kuko nabo barya amaturo cyangwa bafite ukuntu binjiza ntumbaze ngo babajera gute kugira ngo babone akantu kigera ku kwezi nk'umushahara ariko kuri bo ni ADEPR ni gipantekote nubwo bavuga ngo bo baradefuriza cyangwa gira gutya ariko muri bo ni pantekote ya ADEPR ibyo two kubitindaho kuko tuzabigaruka ko butaha ni discipline yego shaza vuga ko iyo myirya niyo twagomba kuvuga nyine ngo bakuvuga nk'umunyamakuru none uribarizwamo not umunyamakuru twagutara inkuru atanabizi ahubwo twe tubirimo ushobora no kumbaza nkawe nuri ruhare rwawe wabikoze se mu iterambere rya ADEPR nese ni gute ngewe ndi umuririmbyi wagerageje waharaniye kwigisha imiririmbire ubihakana ze kuza avuge ngo ntabwo yankopeye ijwi ntabwo yaje guparticipa korera yanjye beteri
nk'umwarimu wayo kuko nakomeje kwigisha n'ahandi umwarimu nyuma ya 94 noneho ibyo nigishije niba ari nkoze performance nkigisha amajwi mu buryo bwose nandarenzeho kora rigatera imbere abandi bakaza kumfata ngo nabo mbabere umugisha mbigisha nuvuga ngo abo twege twigisha nabagiye bakopera nza abantu benshi nigisha kuri telefone ntago mbavuga muri kiganiro bari Kigali twebwe turiyongiye mu ntara urabyumva make babarira uririmba gute nyigisha gutya barahari abahanzi benshi bari inspire barahara bonigije babirimbira no kujya gutya nabavugiri wanyu abahazi ntago mpavuza ariko harabo twagiye tubera umugisha mu gutraining nesambira gute ko ntagize contribution mu kwagura ubwami bw'Imana mu kugira ngo abakristo biyongere bagaruke afite mu buryo afite itoro riri kubwirizamo no musanzu nabakora twigishije n'ibintu byinshi bishatse vuga ko rero iyo ryo shyaka none ndi mu mwuga nagombaga kuribyaza umusaruro kuko benshi bagendaga mbareba ndi mu bababyaje ubutumwa cyangwa bagize uruhare muri performance niba naririmbiye Nyabisindo nkarimbira mu majyaruguru mu majyepfo mu burasirazuba aho nari twaririwe n'intozi aho baturogaga turi kurimba bya bindi baza kugira ngo barwanye ubutumwa tukabyaza ubutumwa bwiza muri za 99 abantu bafite ikibazo urabona ko batuvuye muri 97 hari ibintu by'abacengezi hari ibibazo byinshi kuvuga ubutumwa icyo gihe byari bigoye ntibabeshye kuririmba urakompoza indirimbo kwanza kwandika indirimbo urandika gute ngo ihure n'imitima n'amarangamutima yibaza abantu abaturage bafite urabyumva rero twagize contribution twagize uruhare mu kugira ngo iri toro rya ADEPR rigera aho rigeze ubu ndimo ni bamwe buretse gato hari aho rekonesa ko rigeze kandi ari si washakaga se turi kuri be yego tujye kujya kuri be yego tuzagwa ko ikibazo wambajije cyambere ese wari mu kiye gihande waharaniraga iki kwabwira ngo ndebe nk'umunyamakuru contribution yanjye nk'umunyamakuru w'itorero ndetse ntago w'itorero ntago ngitorero ry'amakazi nk'umunyamakuru ubarizwa muri iryo dini ririmo akavuga n'akajagari gahora mu itangazamakuru nagombaga gukora icyo bita cessez-le-feu mugani uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntago muvuze nawe ariko yavuze ngo cessez-le-feu maintenant ngo okay reka no kuvuga principes ariko tujye kuri resultat atandi zari zitegereje nicyo ngiye kujya nukuvuga ngo mugorimbana ibyo byose nagomba gutangaza inkuru zituma ngaragaza mwabantu mwe mukurikira ibintu bivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye nyamara ukuri nguko nimwe bonaga njya mu itangazamakuru ufite ibitabo ufite amategeko y'idini ibitabo biyandikiye ngo basinye biri no muri gazette uyu munsi none ntayo witwaje ndabifite hano nge muri ndabifite bijyamo se oya nta kibazo telefone yanjye nayo ntago yoroshye irabifite cyane bishatse kuvuga ngo rero ibyo ambajije mbere uko nanza kukubaza nuvuga ngo nagomba gutangaza inkuru zijyanye no kugira ngo abantu igihu kiveho imyiryane iri mu bushorishori tuyice burundu nge mbe akaelema gatoya kagira uruhare mu kugira ngo bicike kuko bibutse ko abayoboke ba ADEPR ni nta makemwa ni imfura z'i Rwanda n'abantu beza bubahiriza gahunda zose mvuge ngo zitorero n'izigihugu yego abantu babegereye b'abadiyakoni urabariza iki ko badahembwa bakora inama nyobozi zabo nta kibazo amakorari barahimbije n'amango barasohora amasede muri uru Rwanda nta dini uburyo bakora umurimo w'Imana birabanyuze kubanyura gusa ahubwo birenze kubanyura kuko bitanga umusaruro aho babwirije ubutumwa bagubwa neza bagahamagarwa korera gahamagarwa ngo muhindiriba yanyu yaduhesheje umugisha yego ndi muri bamwe bagiye barya ku madolari cyangwa amafaranga yovuga ngo iyi ndirimbo waririmbye ntibamenye ko nanayiyanditse yaduhesheje umugisha akakanga nimero kawe ka muri momo avuga akabamo da ubwo natunze telefone mu bantu ba mbere kandi nabwo muri bibiri gutunga iyo bita bagore beza nayitungiye hano mu Gitega twatumiwe na Hoziyana byo twabwiye ibintu byinshi rero nagomba gutangaza inkuru z'ibintu nzi noti wowe uvuye irika ntarange umugura umunyamakuru kuko uri professionnel utangaza inkuru ukazibalansa ariko ukuvuga yenda iby'idini ritari n'iryawe utanazi yenda utanagizemo na participation ngo wivuge n'ibigwi nk'uko ndi kuvuga imiririmbire yego murabyumva cyangwa nuko dukomoka umwana mushumba my friend umwana w'umushumba urumva rero niba ngewe narabashije gutungwa n'amaturo ngomba guharanira aho hantu hantunze ko abantu badakomeza kwivugishirizwa ibyo bashatse cyangwa umenya ibanga ry'akazi ibanga ry'akazi ryande akazi kandi ubwo nta bapasiteri wenda baza kukureba nabi kuba wemeje ko amatura ari yagutunze uko byagenda kose niba narakuze data ari umushumba cyangwa bakaza nasanze ari pasiteri banza wumbese cyangwa bakabaza ko ari kukuvugisha amvugisha sa wayampaye muri bo
barabizi ko bagerageje kubikora ngo uriya muntu ashobora kuba hari ikibyisho inyuma basanga yewe mbivuga nk'umunyamakuru yego nkabibaratsa izo feedback nk'umunyamakuru warazakiriye cyane rwose Ati hari basanga impamvu. nta n'umwe nzi bagavuga bamwe bagasaga swida nta nabo nkeneye no kumenya njye nta mureperezanta wa ADEPR nkeneye ngo ngewe njyadiriyane nawe paske uko yahamagawe nuko nanjye nahamagawe ukwanjye umwuga akora nuwe njye mfite umwuga wanjye kandi iyo mpamagara igomba kuza ibyo yiza nibyo njye nizi ibyanjye imyaka mfite ni indangamuntu inarenze kuba ni indangamuntu washaka amaniza indangamuntu zirenze imwe kubera imyaka umuntu abagezeho sazuvuga ko rero uwavuga gutyo wese ni bya bindi akeka ko wakorerwa yankekaho juste abantu benshi baza bavuga itorero mu buryo buri positive bakunda gutekerezwa ko batumwe cyangwa hari izindi mbaraga zibyihishe inyuma ngo buriya babaye amafaranga sibyo ubivuga gutyo nuko abazi ko hari aba yayahaye bakajya gushimangira ikinyoma cye ahubwo se ibyo birashyira abantu kuri standard yo kuvuga itorero nabi ngo bidakekwa none se gukekwa ibyo tuza kwibaza none se niba aje akavuga nkanjye ngiye kujya muri resultat n'impinduka zabayeho nkaziharaniye maze gusobanura impamvu hari ishyaka nk'umunyetorero hakaza ishyaka mu bunyamwuga nkabibalansa neza cyane keretse utaranyitabye nawe nagushyiragaho undi utanyitabaga niyo utanyitabye ngo utangarize nkora icyo bita screenshot nkagaragaza igihe naguhamagariye ibyo kunjundikana amacandwe ngewe mbega nta muntu wapfa kukwima inkuru uyinyime kutanyitaba ndakugira gutya ndabishyira mu nkuru uzajye kurega bazasanga karimo icyo gihe ndagutsinda rwose ndakugaragura cyane ndakugaragura ko n'abakomiseri ba RMS uzi ko habamo n'uriya uyoboye Transparency International Rwanda uramuzi uramumama yego uramuzi ubona balance y'inkuru ushaze kuvuga ko rero muri resultat zagaragaye kubyo nkanjye natangaza yego indura aho yari igeze ubaka kanya siko ikimeze uko ntago wambwira ukuntu usabwa Imana hari ibintu ushima Imana cyangwa ushima byagezweho uyana nashima n'igihugu yego shima Imana nashima n'igihugu shima rwose yes right urakoze cyane impinduka ari nk'ubu ziriho yego ntabwo nk'abagemaye Clement muri ibyo bitangazamakuru bitandukanye twakoreyeho n'inama twakoze nuko twandika nuko twahuraga n'abantu nk'umunyamakuru mva nkubwire aho zigeze ubu ni impinduka nyine ahubwo biragoye kwakorewe impinduka ntabyakire kandi we yarakoze impinduka ntashake ko byakirwa. What do you mean? This means ibisobanuye ko nje Clement nje mbaye representant wa ADEPR ariko ni mbaye representant ni uyu uriho ntanyumve nabi emera ngo ninjyaho ndahindura ibyo wakoze ariko ibyo bintu tubimenyereye muri ADEPR n'ubundi impamvu muri ADEPR ko buri muyobozi wese ugiyeho agomba gusigaruka imaje asize mu bana imaje asigamo nuko ageramo agasanga afata hari ibintu nawe none se wajya kuba baringa tuvuga ko buri wese wagezemo reforme yakoze izaba zifite umurongo zose resultat zavuyemo nizo dutindaho kuko reforme ni nayo mpamvu yo kuvuga ko abantu benshi batandukanye niyo mpamvu kuko uraza kunyemerera muri development y'iki kiganiro tujye no kubyo uyu munsi none ngiye turabijyaho iyi image iri kuyo iyi reforme reforme uko byagenda kose iyi reforme iriho niyo ndi kukubwira ngo hagombaga kuba impinduka emera ro kuvugurura ugomba kwemera kuvugururwa nanjye ubwanjye mwese ntwageza muri studio yego studio zacu zirenga TV yego nubwo twahuriye turi bitangazamakuru bitandukanye yego none se twahinduye aha twicaye singe twamfashe kugira ngo dufixe hano nubona indi studio hariya uri kwibona yego harebe ndi kwereka abantu urabona iranguni urabona studio hariya uramu cameraman ari urabona cameraman ahari studio urabona studio urabona iyi urabona hariya muri corridor yo hanze sama studio yarenze 10 dufite hano mu Irenga TV yego but bishatse kuvuga ngo rero twahinduye position nicyo wari uri kumwe bizavuga ko niyo umuntu agezemo arahinduka kandi zimpinduka twari tuzikeneye exactly ikizo ni nabyo nibambashije nicyo cyambashije nk'umuntu waranizo mpinduka rugamije iki bari mu cye gihandi ese nibiki no nari kugira ngo bihoshoke bigire ritme ntoya umvise muri make ni nkwavuga ngo ese wari wabaye PR wa ADEPR niko wavuga niko umuntu yanambaza yego ntabwo ngenda ari PR wa ADEPR yamenya makuru giti cyanjye ni carte yanjye ni freelancer yego urabyumva yego iyi carte yanjye ya RMC yego
nuvuga ngo twagomba gutangaza nagomba gutangaza amakuru kwishyaka ariko rifite kubalansa aba bayoboke bokomeza kubwirwa ibintu bisa nkaho bifite ukuri bariya mu bushorishori bo bafite inyungu zabo n'ubu zibamo urabyumva yego ni inyungu zirimo hanyuma kwari kandi zigomba kubamo zitabayemo se gute ko byubatswe imyaka irenga 80 byongero yego imyaka bimaze ni gute ataba amafaranga se ni gute zataba imodoka ahubwo hari umuntu icyifuzo kibi hari umuntu hari buvuge nigeze numva rimwe mu magambo ko yashaka ko haba icyo bita ADEPR airline indege izajya iguruka Kanombe yindi munsi harimo ADEPR nese yaragize icyifuzo kibi cyari cyiza n'iterambere rivukumuka muri amatura babakiriki batanga cyari cyiza yari visionnaire uwo urabyumva bishatse kuvuga ko rero ibyo byose turimo dukora cyangwa umbaza impinduka zabayeho nkanjye wagiye ubitangazaho cyane nibyo mbazaga kuri ubu ngubu bimeze gute kuri ubu ngubu navuga ko ibyo twaharaniye nibyo biriho ibyo twaharaniye nibyo biriho ubwo uri kuri za resulta atandi zari zitegerejwe kandi nabitangaje mu Mpuhwe TV mbitangaza muri Telefix uje muri urete ububona ako kanya yego nuvuga ngo hari hakenewe ikintu gituma buriya bushorishori mudakomeza kwivuguruzanya mudakomeza kuryana noneho kandi buri kuryana hasi ho batuje bagikomeje gutura sa maturo sibore suruse zidini riba ya ADEPR si ku maturo cyangwa kubera ku masengesho oya ku maturo ashigera ryo kwivuga butumwa ry'amakorari na administration nziza bitewe na paroisse uko na paroisse za administration n'aba maturo ntiyinjira hazamo bya leadership nyine birumvikana urakoze cyane miss management urakoze cyane ya rero resultat attendu cyangwa twadeclaraga nkanye ngavuga ngo RGB Dr Yusta Kayitesi no ceci do abantu ntabwo ari shyashya hari abari gupfa ibinibi kandi barareberera bari kubarebera bari jono bari bahari icyo gihe ko bafite n'abavisi babo nabo turere ntacyo bari gukora ni gute se ngena twaryandira kuri mikro waruzi ko tuganiye kuri mikro uri cameraman ya stopa uzi ko tuganiye kuri mikro twembi uri ya stopa yazagukiza ntambara yazikiza arazi stopa tuze gutangira bushyashya kumva twabikijije abandi bararebereye bituma abagabo babiri bashwana sinabo gusa nuvuga ngo ntibagira icyo bari bukore ntibabunga ngo bagumane ya systeme bifuzaga none se bari kudeclare iki niba uri regional wayoboraga intari yari yo yose burunaka none bakaryana karangana karangwa bakaryana yego cyangwa karangwa akagaragarwaho nabiriye karangwa afata ibyemezo ati hoya Kariste Kayigamba ari Perezida ya ati no numwe ba region ni mwebwe mushinzwe ibintu murana bihemberwa bagomba guhagarara bakavuga no twe turabyanze s'il vous plaît mwe muhagaritse ibyo bintu niyo mudabishaka turabeguje competence barayifite yego Mbwo nshaka kuvuga impamvu RGB yabijemo ubwo ndi gusobanura kugira ngo tongera kumbaza mbisobanurire rimwe nk'umunyamakuru wabaye ku mu bintu byose yego urabyumva nukuvuga ngo aba regional babaga muri seya ababuturere babagamo aba regional bungije n'abuturere byageze inama zisubikwa ngo byananiranye yeye naho burya baba regional bandi banze ko gukemura ibibazo bya Karangwa na Karuranga umvise edare Karangwa na Karangwa nta bibazo bagiranye ahubwo Karuranga gufata ibyemezo ngo yegezeyo Karangwa uragaragaweho kwambara zira rose n'aba diplome mpimbano yendi nkiko zitarabikemura yagombaga kuba agiye ku ruhanda akaza declare yavuyeyo nibarabinanirwa ariko aba regional banga kubumvikanisha ubwo yaragarutse Karangwa John noneho bo bakomeza kureba umupira kugira ngo barane bananirwa baba regional nzabara baze kwipanga kwa represent undi yamaze kwipanga kwa vice represent mbavuge nushaka no bavuge ureka bavuge aba regional bararebereye kugira ngo bafate iyo myanya bariyizi rero niba abantu bashinzwe n'abashumba b'amaregion hari abashumba b'amaparwa b'indemba b'amaparwa so ntibagaragaraga n'uturere nabo turende kuvuga abindembo nabo turere abindembo nabungirije nabo turere n'abahagarariye ibigo bararebererwe igihe RGB bonye ntago bamenye gufata icyo bita decision RGB nanjye nyewe ya RGB donc nazamo idini ryiburiye umuti ryiburiye kwikemura ibibazo ryiburiye kwikemura amakimbirane leta irareba ati hari ahantu hari abaturage bacu oya leta ararebye isanga abaturage barimo bari guhohoterwa induru ni zose juste ahubwo hari n'ikintu abantu bakunda kwibazaho tuza kuvuga ngo
ngo leta iza mu by'idini uti no ibyo bijya ababyibaza idini riri muri leta ntabwo idini iri muri ntabwo leta iri muri dini babimenye idini kuko idini rihabwa accreditation na leta cyane rwose ati mugende mukora icyemezo kikwemerera kuba pasiteri no gushinga idini aho ngaho itorero yego ni leta ibiguha baryirukana mute rero kandi iyo kubigwireba ko ufite ubuziranenge ufite indangamuntu utafunzwe birenze amezi 6 bagusaba ibira byose barabigusaba none se uravuga ngo idini ngo leta iza mu idini gute ahubwo idini ahubwo rijya mu leta gute parce que abayobora leta abayobozi b'igihugu ntabwo bari sanse kuba abantu b'abayobozi b'amadini ariko bareba inguni zose secteur zigize ubuzima bw'igihugu yego kandi secteur y'amadini ifite abaturage benshi yego ni gute se bareka amadini niyo mpamvu ADEPR pastor agukubitira urushyi mu rusengero ngo ribi bure kuzana imodoka hari umuturage wabakubiswe izanye imodoka se gute bagukuriye hasi ukubise umukristo ni gute bagukurira n'imodoka ngo no guha imodoka n'icyubahiro ku kijyanye na human right aho barenterifena rero tukiraho nshuti bakunze muri leta ziriho ubwo navuga historique kugira ngo hatagira n'undi uza kwibaza ngo ari kuri yari nta buriya ngende umunyamakuru wagombaga kwekilibra ibintu byose mpaka tubwiye ngewe ugene muzante nuko nabivugaga muri kamera zanjye no kuri biri kuri YouTube ni ibintu bidasaza Mwumvise? Yego. Dr. Yusta no bantu bararyana. Yusta pardon tubabarire. None umubyeyi we urumva ko yakomana ko byumva vuba bya kibyeyi by'aba mama. Bitandukanye by'aba papa ba resista. Murabyumva? Twagomba kumwereka ishusho. Nta wundi wagomba kumwereka atari umunyamakuru. Not les partis d'opposition kugira ngo bajye gusimburira myanya. Ntabwo tuba dukeneye abantu zanza uratorero ngo zande na zande ntabyo bijya bikenewe. Hari hakenewe ko leta yumva ngo twayivuze no turi mu position y'abanyamakuru nunamamagara ndaza nyambaye. Nubu nayambara. Nubu nabikoraga nyambaye hatagira umuntu ujya kwibeshya ngo n'ibiki n'ibiki. Bishatse kuvuga ko rero kuba harabaye ibyo byose leta kubizamo byo yagomba kubizamo kuko bananiwe kwiyadministra. Ntabwo representa na vice representa bishyiraho bashyirwaho n'inama yateganyijwe. Iyo nama kandi ishobora kubajera bajya mu matiku ikabagira inama bananirwa ikabeguza. Urabyumva? Ubwo bananiwe kubagira ngo bagire inama bumvikane bareke Karuranga akora ibyagomba gukora kuko Karuranga nta makosa arafite mu byitwa we ihangana rye na Karangwa. Yenda ajyane makosa ntazi ya audit ntabwo mbijyamo ntago bindeba ntabwo nta wamenya ariko ibyo hana nagira no pourquoi abangaba abarejo representa bagateganyo uyabaye vice representa bagateganyo mwizina ry'Imana ntago RGB ari kubizamo donc bananiwe gukora ibintu babashije. Yes bafite competence biri muri bya bitabona somaga. Yes bananiwe kubikora ntibabikora. Nazo ko rero leta kubizamo isanzwe birimo ariko kuza gukemura bira ibibazo gushyira abayobozi yari ifite bushinga no gusakuza ngo Yusta yari yashingiye kuri itegeko niri hese yari gutari gushingiraho ko n'umwana mutari kuza akabavanaho ubwo umwana kariyobora. That is true. Jazavuga ko ntabwo mwanirwa kwiyobora ngo leta ibarekeye mukomeze mwicana no mutangire kwicana umuntu umwe ngo yaguye hari bagiye kumushyingura. RGB kuko ifite mu nshingano ibyo byose. Umvise? Yagombaga guhita ivuga no bana niyo kumvikana kandi yabagiraga inama uzi ko inzandiko twazisomaga. Zibagira inama ibi ntibumvikana nka biro none biraje bacitse mwibica abakaruranga abakarangwa John noneho perezida wa Seya ntibahuza utwo karitse kayigamba ntago bahuje ninde urafata icyemezo bari jono bameze gutya bose reba bameze gutya my friend murabiza barabe jono icyo gihe mwarebye nkuko mbikoze abarabuturere muceceke ntacyo mwabikozeho uko nta na lettre mwakoze ngo mwandike ngo turashaka ko abantu muceceka iyo bayikora bayanditse bakajyana muri RGB bakagaragaza ibibazo birimo bari kuvuga no Karangwa muwe muretse turabasimbuye au contraire mujye kwa bamparoa cyangwa abaregio tushizeho abaregional iyo abikora gutyo bagakomeza umutuzo ko hasi bareba nta kibazo bafite no mu midugudu nta kibazo no mu bamashumba amaparoasi ni bantakemwe mu mico no mu myifatire bananiwe rero kujara kuntu barya babandi basangira mishahara abandi barebera gutya abaregiono banga gukemura ikibazo RGB yagombaga kuza umva nanjye nyiyoboye RGB rakabari nka naza naho ngahita kira abayobozi none bari kuzana abayobozi bazana umuyobozi udasanzwe umenyerewe muri systeme ya Gishumba utatekerezwaga utanakekwa no muri babandi wavuze bikarasaga ko bayobora yabo barabarejono n'abarejono sirtuno bikarasaga we ntabwo arabirimo ngira ngo nta na paroisse arafite Pastor Ndayizeye Isayi ntanu yari arishinzwe yabanje
ngiye yambereye pasiteri ariko ntari muri international umudugudu wa international ariko ari muzi ari pasiteri w'umudugudu wa international Kacyiru w'umudugudu nubwo bitakivuga no international umvise noneho kandi ntabwo ari umuvolontaire ko afite kandi kazi gashimisha ahandi yego keza nyine gashimishije sibyo mvuze se nyuma yaje kuri Perezida ari pasiteri volontaire na none wa chapelle ya international ya Ntora hari abasabira basengera muri Dovotel yego urabona gasengero basengiragamo hari kwisoza kari gatoya gashaje katajyanye n'igihe kuko karakare ku master plan yo gushyira ngo ntibagikoreramo bakorera muri Dove hari master plan ya ADEPR hari agomba kubakwa biro no kubaka ibindi bikorwa bya Dove amen urabyumva birimo ntabyuze yego birimo bamuvana hariya bishatse kuvuga ngo impinduka zabaye RGB kuzamo Dr. Yusta na equipe ye bagombaga kuvuga no bananiwe kwiyobora noneho twabagira inama babinaniwe bagomba gufata responsibility let's help them kuko responsibility ziri ku nyungu z'abaturage wowe urajya kuba excellence ajya kubaza ngo abantu bari kwicana what about nani rangara uri yoboye RGB byari kumukoraho kuko bari bamaze gusubika inama imwe ebyiri eshatu bari kwandikira nzandiko undi ngo simbishaka nicyo nyansobanura alright leta kuza gukemura ikibazo cy'idini ntibisaba gusoma muri Zaburi vuga ngo ntibisaba gusoma kuva mu itangiriro kugeza muri apocalypse ni c'est ça imba byita mu kinyarwanda ry'apocalypse ibyahishuwe my friend urabyumva yego ntabwo bisaba ibyo hari itegeko bagenderaho hari umurongo kuko n'ababyize ku baturage ibyo bagomba ibyo bagomba kubahirizwa batitaye kuri institution batata none nk'abanyamakuru twari turi yego urebye ukamfata kamera nka Jazzira ntabwo gipromotinze iri promotinze ubwayo kamera tuzenguruka byo kanizenguruka ngewe bari kuzana amatiku ya kamera Dove ngewe ninjira na kubitwa rwose ati vayo ugeza hano no hano kumeze gutekerema byari bikire aho nibyo byari biki iyo nkuru itangaje iminota 16 gusa abana kwitangaza hashize amasaha 3 nge imaze kurebwa n'ibihumbi nka 10 bingahe yego niko turi rwose urabyumva impinduka zikenewe nizo ziriho ahubwo abantu bakorewe impinduka babe bacecetse uwayoboye waye ngo nibushumba utarusanzwe nazwi babaga muri international itamenyerewe muri ADEPR noneho utaratekerejwe mwese gakemane nukuvuga ngo ari no mu volontaire atarabihemberwa yego wabyumva yego ushobora kumbwira ngo bamutekereje gute none se naka kanya nanjye banekereje bakanyera ahantu nakurya kungwanya gute yatekerejwe n'abandi atanabizi abizi gute parce que hagombaga gutekerezwa muri ba regiono cyangwa buturere cyangwa byose n'abaparwasi iyo wavugaga umuntu wayobora ADEPR ibintu bihindutse hari ibintu bimeze nk'urutonde rw'abantu wasitaga wasika bati kwa kesaswa yararimo ntabwo ararimo oya no kugira ngo bamutangaze babanje no gushakisha n'ifoto ye bayimenye ntabwo yamenyekanye ni nk'igihe hari umuyobozi mukuru umwe wigeze ushyirwaho n'iteka rya Perezida wa Repubulika ashyirwaho na Perezida wa Repubulika kugira ngo abantu bamenye ngo umuntu amenyerewe byafashe igihe ko ntabwo aramenyerewe ntumuzi yego muvuge why not uramuzi se wowe muvuge no abantu bazagamenyerewe bakagira ngo umwana ava mu ministre ngo najya kwa ngo umwana ava gutya yaje atunguranye nuko nayiza yatunguranye kandi umuyobozi n'ubu aracyayobora mu rwego rw'igihugu kandi arakomeye ari muri banyakubahwa urabazi ko umubare wabo ni 5 kunyakubahwa ni 5 hano wahitanya kubahwa kubera ko nanjye ndi hano nani akutanya kubahwa kuri hano nundi gutyo ariko mu rwego rw'abanyakubahwa uwo muntu ari yaje atunguranye atazi kubera iki hari bamutekereje babona ko hari performance agiye gukora n'impinduka agiye gukora none se gute Izayi wajya kuvuga ngo yaje ngo bitangiza n'amategeko bashaka ayo mategeko ayarariho batarayubahirije bajya kuryana ntiyarariho nibyo bitabona afataga nkajya mu ngingo bifuzaga ko ajya hute arajya gute ahubwo abantu bajye bitegura kwakira impinduka basengeye cyangwa ntabwo ari ibyo reka ngaruke ntabwo ADEPR ari umurage wabase yego ntabwo ADEPR ari umurage n'uyu uriho abimenye ntabwo umurage ari ubuye ADEPR ntabwo ari umurage we anytime yavaho ntirigira nyiraryo ntabwo rigira nyiraryo uretse gatoya hari ukuntu amatorero cyangwa se amadini aba yubatse ibintu byabo hari fonda kavuga ati kirimo ariko turayazi ntabwo tuyavuga ariko arahari akariwe yubakiye ujya no iyo uvuze restoration church uyu munsi umva amasasu yes iyo uvuze Zion Temple yego umva Gitwaza yego uko si ukuri se ni ukuri da wavuga Perezida Holy Church ukumva Rugamba
ariko fete attention n'andi madini tutavuze muri ADEPR isuko ntago ari uko kimwe mu bihimbaraga iri dini cyangwa iri torero nicyo kirimo. alright kuba nta muntu ryitirirwa ngo abuze ibintu byasenyuka reka ntabwo niyo mpamvu uyu munsi ushobora kugira vision nka Clement ugatangiza ministeri ivuga butumwa cyangwa se church wavaho cyangwa wapfa ikaba yasenyuka kubera iki isa ni kubakira yego ni wowe wayireberereye ni wowe ushaka umurongo uyijyanamo ariko hano alright ADEPR nari nyisubiza ikibazo cya A na B kuri umuvandimwe w'umunyamakuru wa Nyigisha TV ariko nibyo aba turi kubabariza Isezerano TV ndetse Niba Kamana TV ndetse ntangira kubariza Nirenga TV ko nangiye kuzaho ko ndanisobanuye cyane ariko nawe gikonsobanurira iby'amapiki kuki ipiki kuki utabigize bombe nubwo wari neutral nshuti bakunze mudukurikiye twese mu by'ukuri impinduka kuzirwanya no kuvuga ngo uwaje atekerejwe ngo nta tegeko byakurikije nta nundi wese gushingira ku irihe tegeko bashakaga ko hakurikizwa irihe tegeko ADEPR darifite barisibye voilà ridahari narabisomaga niyo mpamvu ntabwo wabivuga ntabwo wavuga ibi bintu utarasomye akakangendaza gushaka ukuntu tugakata kuko ni itekano ryanjye nashyiragamo ni inkuru zanjye nafataga ibitabo dore iki gitabo n'iki bitabo cy'amategeko dore iki ngibi bishira itegeko bishira niri nesaraje mbere kushingira kuri niyo mpamvu yabisenye iravuga no ibyo byose mu bireke dushyizeho umurongo hagiye bishya sasa ubundi leta yinjiye mu bintu byananiranye mu idini byananiranye badafite n'amategeko abigoronzora kandi bigomba kubona igisubizo kubw'igihugu nese ni gute imitungo irigitswe kagenda burundu hari amategeko ni gute se abantu baryana umuntu akagira ikibazo umukristo muri ADEPR iyo bamuketse ikintu gito gusa bamushyira hanze y'iki yitorero babyita gutenga bakabitenga officiel bakamwandagaza ibyo nabyo bazabivugurure kuko buryo ushobora kunyandagaza byazagaragara ko nabaye undenganyije kwigaburu hakorega muri Libi kaza kubaza bazabivugurura ibyo bintu kuko ntabwo wakwandagaza umuntu bagomba kujya batenga nabo awiklo mu ibanga kuko aba baturage basengera muri amadini nabo ntago ari shyashya nicyo gihe uzajya kwihana icyaha ugasanga bacyamamaje ngo wihanye icyaha ntabyo uzi uzaye kwatura icyaha noneho turebe cyatura kivuge uzasohoka uri inkuru wumvise shaje vuga ko nabyo azayivugurure mu burenganzira bw'umuntu ntabwo ibintu bakunda kuvuga ngo batenze nk'ibiki n'ibiki bagomba kujya batenga mu nama yabo apana kujya kuri public kuko iriya public si shyashya iri corrupted iri corrompi ako sagasha nshizemo naki ako nagashya cyangwa ni ibyifuzo utangiye gutanga ibyifuzo ariko ubwo ntushaka guconfusinga doctrine babimenye nyine ngomba kuvuga na discipline byenze discipline uri kumva discipline imikorere ya discipline na discipline uri kuri discipline uburyo discipline igomba gukorwa ariko ushobora kujya kubigenzuza bibiri ibintu uri kuvuga ugasanga uko bikorwa wenda ariko bikenewe none si ni gute umushumba arajya kuguca ahubwo ni topic twibitinda ni topic kuko ntabwo wo mushumba ajya kunca nawe nkuziho ibyaha birenze ibyanjye ukajya kuntangaza publicly ngewe nta rukiko rwa bikingije ingingo yo kwihanira remereye kwihana ubundi nuko siko kwihana twayivugaho ibintu byinshi bitandukanye hari ahantu nshaka kuza rero gatoya ariko nanjye gisoza gake impinduka zagezwe ko nkatwe twabihaniye cyangwa twabivugaga mu itangazamakuru turi balance ubu urishimye ngewe ku rwanjye ruhande ndi satisfait à 1000%. urukumva 1000% parce que abandi baba bacecetse niba ari umuntu uje guharanira impinduka atarigeza arya ku maturo cyangwa ari hahembwa ku mishahara ngewe n'abadakora nawe ariko umuntu wese uzi cyangwa atarigeza agira ibyo yubaka ngo abishingira avuga ati ko muri gusenya ibintu nubatse ubundi ari ukuntu uzurekana mu burenganzira ufite hari umuntu urekana mu burenganzira ntacyo ubwo nshingiye ku bantu bashaka kuvuga ngo ari impinduka nyamara hari ibintu bashaka ko impinduka niziza turaziduheraho nizitaduheraho abarajyaho baramera kuko bazi ko naziharaniye yego babyumvise abantu bazi ko bahembwe ku mafaranga y'idini rya ADEPR bakabaceceka gake none ushatse kuba ko impinduka zigamije kukwerekeza ku nyungu y'umuntu ku giti cye si nziza ahubwo se zige ziba nziza kuva ryari ntabwo ari nziza kuva ryari yego zige ziba nziza kuva ryari kuba ushaka impinduka kugira ngo ubake etaje yes kuva ryari ugashaka impinduka ushaka ngo ufate uwo mwanya kuba ushaka impinduka ngo ube regional muri ADEPR donc ubere president na fighting nyamuneka ibintu muri gukora sibyo kubera ya ntego yawe yo kugira shote bakunze ngiye gusubiza be yanjye ngiye kwisoza ni naho byabivira abantu benshi baribwa kwandikira umukuru w'igihugu akakavuna ko kwandikira Perezida wa Republika Paul Kagame ibyo reka mbanze nyivuge
reka nyivuge wari kukimbaza byajyaga bikurya hanjye wari kukimbaza se hoya ahubwo uri kunshima iribwa ribwa ryo guhora mumenyera umukuru w'igihugu ngo muranditse ngo nyakubahwa perezida wa repubulika nyewe reba akarengane dore ngo uko bimeze my friend bagiye muri screening bagasanga barigeze inshingano muri ADEPR bagasanga uri kuribwa ribwa ngo ujye gusura muri za nshingano mu bundi buryo ugaragaza ibyo ugaragaza intego z'abayobozi bagiyeho ushaka ngo bave wowe ujyeho bakayeba ugomba gukorerwa icyo tubugenza cyaha ngo turapfuye none se ibintu byo ngo bari kuduhohotera babyumve ariko ubundi biraza bigaragara nko kumenyera umukuru w'igihugu kumenyera umukuru w'igihugu buri kanya uko no kumuhoza mu itangazamakuru yego nk'impapuro mfite hano muri telefone ariho bamenyesha minisitiri muri perezidansi bandikira minisitiri muri perezidansi bakamenyesha perezida ari n'abandikira perezida wa repubulika direct uwo mwanya amatiku yanyu ko tuziranye amatiku kuvuga umukuru w'igihugu aricaye ku meza ye ari gusoma itiku buri gihe ni itiku muri ADEPR ni itiku my friend ni itiku ku buryo kumwinjiza buri kanya barasenyana ujye kuyobozi uyu yandikiye umukuru w'igihugu uyu nuko ari umukuru w'igihugu ahubwo abantu bandikiye umukuru w'igihugu niyo batazi inzego bagomba kwandikira bakabandikira ahubwo na gitifu w'akagari kuko afite competence yo kwinjira mu kibazo kiri mu kagari yego umukuru w'igihugu ni ukumustressa ni ukumenyera sinzi protokole ye cyangwa abandi babishinzwe bakayibaza kuki abantu bahora bifuza cyane cyane abantu bo muri ADEPR ko nandi dini rikunda kubikora muri ADEPR kuki bandika wandikiye perezida wa repubulika abatamwandikiye bakandikira hoya n'umwarimu ajya kuri YouTube ati nyakubahwa perezida turaguhuruje turagutabaje kandi wagenzura ugasanga ntari shyashya ntago ari shyashya ashaka ngo izo institution ntiyitwaye neza ashaka ngo nibigaragara ko hari icyo abivuzeho bihindutse ugiyeho azamuhe paruwase cyangwa muhe nabwo y'umujyi nabwo paruwase y'umujyi abantu nibareke kurwana ishyaka ridakenewe nubwo bastresse mukuru w'igihugu hoya nibareke umugabo bita Uza uramuzi muri Bibiliya yazize iki yazize nyine kurwana ishyaka bitari muri domaine yahise kubitika ariko kandi Uza ntugire ngo yaragize icyifuzo kibi ariko mu mutima w'Imana yaramubonye nyine exactly ikindi bintu yaragiyemo kuramira ntiyabisigiye dufite abantu buzuye kurwana ishyaka Imana idafitemo inyungu abo rero bashobora kugwa no ya turi hano reka mbabwize ukuri umuntu agize ikibazo wumvise ibintu birabaye ahantu uri muri quartier uri rukanza sura umusirikare nturi umusirikare wowe uri rukanza ushiguje umusirikare imbunda kuko nazo ufite urasha ukoreje imbunda kigereranyo cyumva uri rukanze ushikuje umusirikare imbunda uriyashishije mu mwanya wa musirikare wumvise kandi utateranizwe imbunda n'umusirikare ugatemera gupfa kurasa ni nkuko abantu bajya gukora ibintu batatorejwe batanashinzwe cyane ko nabishinzwe batapfa kubikora nkuko biboneye rero mbigarutseho njye muri B kwira mbisoreze rimwe kwira utabaza ibibazo byinshi ko nagiye kubaza my friend ibintu mbajije biraremereye nakubwiye ko bimeze rero izi stress buri kanya umukuru w'igihugu muturage umuntu araje oya n'abaturage babigira ingeso tureke n'aba ADEPR bajya kwandika kandi urutonde rw'abandika ugiye gukora screening wambaza umudiyakoni ngo arahanira iki yabuze iki muri ADEPR umudiyakoni arahanira iki tura perezida ikibazo ariko umudiyakoni ashinzwe iki utekereza ikibazo kigeze kwa perezida buretse gake ikibazo nta nzego zakinaniwe uragiye buri gihe no gustressa perezida umukuru w'igihugu ukumva ko wakoza agashya kwandikira umukuru w'igihugu Paul Kagame yararenganye ku rundi rwego inshingano afite zirimo tubyemere aho byananiranye ariko byaciye mu nzego zitandukanye kuko najya kuyikebaza avuga byaciye mu kihe none barakurikira ntabwo kwandikira perezida wa repubulika bitarahereye kwa minisitiri ubishinzwe cyangwa kwa meya cyangwa ikibazo cyabereye bitanga igisubizo uko no kumustressa umuntu ubikora uretse nko mu Rwanda urudecentraliza demokarasi ikaba yose ku baturage abantu bakumva begerera ku mukuru w'igihugu ariko bakaba bamenye ngo ibyo tugeza ku mukuru w'igihugu ni biki izi ni stress ADEPR barandika bagumutse basaba opposition bari basamasama bavuga mukuru w'igihugu bamwandikiye none ugasanga umukuru w'igihugu ni uri mu itagazamakuru rya Busari nabyo bigomba gucika ibyo byananiye meya yegora ibyo byananiye igitifu umurenge yegora nibo bahizina rya perezida nose niba ari tuvuga nka ADEPR byananiye urajya kuvuga ngo ibyo RGB yakoze byayinaniye nose wamubwira ngo Dr. Star nizeye inyungu tureke ibyo umuntu ashobora kuvuga ngo iki niki ni umudogiteri ajya kubyiga doctorat ntabwo mwari muhari nyakubahwa perezida wa repubulika kumuhura mwanya n'ingingo z'amategeko zibigena ntabwo mwebwe mugizemo uruhare niko tujya kumucarinjinga ngo ahantu bananiye kwiyobora ngo ntajya gucecekesha uwo muriro ari gashinzwe
Dr. Esther ni iki yakoze yagombaga guceceka kuri yabikoze nanjye nabikora yego kuko bari bahari baboreje bareberaga bananiye kubikora bananiye gukweguza bari abagabo bacecekesha uwo muriro bagumana imyanya bashaka none se bashaka iki none ntibashaka no kugaragara bagaragaza abandi bantu bo babiri inyuma nacyo bigomba kudangira RGB yakoze inshingano zayo abayobozi bagiyeho bararengana ahubwo nibakore reforme bakoze nikomerezaho my friend nuko bimeze uwumve yashaka izindi reforme azakora reforme iwe mu rugo no miryango yabo hari akarusha gukunganira aho ngaho uvuze ubundi watangiye ubivuga leta si yo kwiyamwa kuza mu idini ahubwo si yamurinde uri kumva bakomenya procedure za leta si yo kubuzwa kuza mu idini okay katujya biblicale uretse gato ubundi byari biryoshye ndetse cyane ku idini idini ramutse ryigengesere ku rwego leta itaza none se buri leta yaza muki ano sara amahoro none se ko leta iraza muri studio nyumvaga reka nkubaze nyine ko leta iraza muri studio nyumvaga suko ya administrative ibintu byawe neza ariko ubundi kuba leta iza ntabwo ari success y'itorero ya ntabwo bivuga mu Kinyarwanda abadukurikira ni kimwaro kuko ntabwo ari ubutsinzi ku itorero dusabwe cyangwa turoburije biblically kuba bafatanyabikorwa beza ba leta bayitungira agatoki hari ibyaha handi hatari mu rusengero urumva ko rero yanjye umunyamakuru nakoze akazi wangarutse kubiza turasebye barasebye kandi sinzi muri kunyumva kirema ntabwo wowe urabivuga ukabyumva nawe nkabyumva ariko abashaka amafaranga bo ntabwo babibona kubiza ni kimwaro kuri twe ahubwo nitwe tugiyeyo haleluya n'intsinzi y'itorero kuba tuvuga ngo hari mayibobo hariya yananiye polisi please use the Bible and attract them to come in the good way ariko polisi niza kurwana na mayibobo iri mu rusengero turasebye so aho tutatinze izongera gutanga abantu batagomeza bumva ibi bintu ngo nuko si guhamagara leta cyangwa no urusengero ruri muri leta no nubwo leta izamo irimo nanjye ni cyo urusengero ugomba kundeba ukamenya ngo ninjiye bajya mahinjiye ndi leta automatically ndi leta nje ndi leta ko leta igizwe n'umubare w'abaturage kiki ne pa leta ninde utari leta se ni umuturage nje ndi leta nje itegeko riza ari nyo rishyizeho kandi rigomba kureberera umutekano wanjye n'ubudangarwa bwanjye n'uburenganzira bwanjye niyo neceka ngaho niyo neceka muri ndi leta naje noti gusa bambaye uniform noti gusa RGB byakoze baye bacecetse batuze no kumenyera kwari umukuru w'igihugu no kumenyera gupfobya no gushaka guhangana n'inzego za leta zije gutya buri bibazo mwebwe mwagize gute mwana niwe c'est ça alors reforme ihari rero nibagume hamwe bemere reforme kuko nabo bakira abayobozi bakoze reforme kandi batoteza benshi ubwo abo kwimba bari imvise yego aka kanya niba ndayizayi na représentant légal ADEPR il y a aussi le son suppléant cyangwa umwungirije qui s'appelle on de révéra Rutagarama Eugène hakaba le directeur exécutif witwa Pastor Ndetse gake garagarira ikisi Ndetse hakaba directeur exécutif w'ibikorwa byose directeur witwa Pastor Herman Bodegiri hakaza abashinzwe amategeko n'abakozi bitwa Madame Gatesi hari undi mushyashya wajemo ntabwo namenya amazina ye ushinzwe finance wasimbuye Madame Aurélie umvise wasimbuye Aurélie muri finance umvise bishatse kuvuga ko rero mureke bakora ibyabo kuko namwe mukora ibyanyu ntabwo babagishije inama ntimwanababwiraga mureke n'abakora ibyabo mu gihe cyabo niba binanirwa ababashyizeho bafite uko bazayimonitaringa noti kuvuga niba babona ko ibyo bari gukora biteje ikibazo yes all right nabishubije rero iki kintu uko kigize kiriya cyane mugira kiriya kuko induru za buri kanya ADEPR no ADEPR igomba kuva mu kanwa k'abantu ntabwo ari igihe cyo kugira gute uko none se bivuga ngo usamure igihe gisabwa Imana ajya kwirukanwa byarangiye bakoreye audit babura basanga nta cyafite cyo muri finance n'ibindi byose kuri tere n'umugaruye isabwa Imana
ndakubwira ngo abakristo bajya mu mihanda bagatsasa ibitenge. Abakristo kuko abakristo burya bazi bo bemera umuntu ubegera akabasura akabaganiriza as leader nk'umushumba nk'umpasteur. Yego. Ibintu bitandukanye rero nuvuga ngo rero ibyo byose nabaye claire nabaye kugira ngo atajya umuntu no muri commentaire bandike dusuze ko dukunda abantu se bandika bakanatukana gutukana cyakora ko bya ntago byemewe no gusebanya ariko andika ibyo uvuga nawe. Yego. Not ridini kuroza mu nduru. Yego. Wumvise? Yego. Shazivuga ko ndeze izaye ibyo ari gukora biri muri norumeze nibaracyakorewe na Eugene na Budigiri na Bagatesi no mama wundi bakora ibyabo n'abatekinisiye bashyizeho ibyama regio yo guhindura ama regio ngo ane ngo akava ku 9 mbere hari ama regio 10 nangahe nyuma za kuba ama regio 4 wumvise buri wese acira structure ze nibategereze barebe ibyabo. Yego. Ibyo gudonga ibiki n'ibiki byose okay murakoze cyane nasobanuye cyane noneho wowe ujya kuvuga ngo by'amapiki nginjiranye piki ibintu wavuze nabikuyemo ikindi kibazo ariko kitari kinini cyane. Okay reka ihangane gusubiza inyuma mu ishyaka warwanye kerema bajyamahe ko wabaga juste uri mu kazi k'itangazamakuru ariko kandi ukarikonesa kuri umukristo wa ADEPR. Yeah. Hari amakosa urekonesa waba barakoreshejwe n'ishyaka ryinshi? Ntayo. Okay. Ntayo. Mu mwuga nta makosa nakora. Uko nza kugira amakosa mu mwuga bari kundi no kwidini ntaryo. Ntayo. Yego. Ni mpamvu nabwiraga ngiye ntago ndi bantu mbuga byo gutenga ntago ashobora kuntenga uri mu bikise. Ndi mu kazi ngiye ugiye kwivanga mu kazi kanjye nani banaho babaye cyakundega muri RMC bavuga ibyo natangaje ko ari amakosa. RMC ramamagara automatique bani nko guhumbye uricara mu nteko y'abakomiseri b'abahanga. Wumvise babahanga pana kuvuga ngo iyo bagutumije muri RMC wicara imbere y'abakomiseri b'abahanga barimo uwo bazi cyane ni Ingabire Mari Makire umuyobozi mukuru wa Transparency International Rwanda naho bari mu bakomiseri ba Rwanda Media Commission. Icyo gihe inkuru yawe watangaje ibi warizwe ibi nuko twitaba ukaburana y'uburanye rero hari byo gutegeka ukora. Idini ntabwo ryaza kungurira ntenga byenda banje kumbaza nta kosa nirekonesa uko hakeneye impinduka zitumara hejuru kuri some badakomeza kuryana no komeza gutesha agaciro iri dini iri torero rya ADEPR kuritesha agaciro mu ruhando mpuzabahanga mu bandi baturage n'abakristo babo gasanga barabona ibyo baharaniye kugeraho bitari ibyo donc bari kubitesha agaciro kubera inyiryane yabo. Rero nta cyaha na gito nta kosa na rito ngewe ndekonesa nanafite kuko Imana nkoresheje mu buryo bumwe itangazamakuru ndikoresha mu buryo bumwe ku bundi kugira ngo ibintu wararitumye inkuru zanjye zaragiye kandi zaragiye kabisa. Uyu munsi kare barishimye kwiherevo nishimye kuko ndi umugabo mfite umugore wanjye n'umwana ngiye nubatse. Oyo urishimye ku mpinduka waharaniye donc nakubwiye ko nishimye 1000 fois %. Inshuri 1000%. Nese ikindi ni iki mwana ntabwo ndi umupasiteri ntabwo biragoye ntabwo ndi umupasiteri nta n'izicingano mfite n'uburyo tubayeho mu myaka tubayeho yose ntabwo ngiye navuga ngo akazi nakoze nta kazi nakoze muri ADEPR karampemba ngo ndiko ndiguharanira no hari nabantu bavuga ngo no hari n'abageza ku mata ngo no nguriya ngo hari akazi batamuye muri ADEPR ni impamvu abatangaza biriya ahubwo se kutakampa ngashoboye no kubera iki. Si une fois j'étais le concepteur parmi les concepteurs cyangwa banditse igitabo kuri media radio and TV kubw'umuyobozi umwe runaka bikaba bihari n'ubu nabikwereka hano mbifite hano umvise none se ntibatarakampaye kuki batagatanga ahubwo mfite ubuhamya bwiza recommandation par wasangiye wasanga ari abandi muhuje ubwo buhamya bagahaye mukaba mutagakoramo mwese niyo mpamvu ntabiharanira nge yes kuko ntago kantunze nta nubwo nibyo nkora n'ubu hano ndahembwa naho nagiye nkora nahembwaga wabyumvise my friend umva nabyumvise none se gaho rero kwirenga kuri nyigisha kuri Sezerano TV tukiyoboka Mana TV abantu kunze bacu dukurikiye bari kurikira realite bandike commentaire yego ntawe yakuvuga ngo ugiye uvuga ngo umuvugizi wa ADEPR injiranye ipiki risenya twabitangiye muri introduction risenya ibintu bijyanye n'iki namabuye za fondasiyo niburya ni ibintu piki ifite byikora yego ko cyo yavuze ipiki nuko abonye ko hari hakomeye ibintu bimeze nk'amabuye n'amafondasiyo ntabwo wabonye ko ibintu bikomeye nk'ibyubakijwe imitamenwa byari bikeneye bombe wavuze biriya bintu ushingiye kuki warugamije iki wenda ntitubitinda cyane dore ko turi kugenda tunasoza ikiganiro tugeze ku musozo kabisa
abantu benshi basesengura iby'iri dini babisesengura bagendeye ku makuru y'ibyo bumvise apana babonye bumvise yego hari n'ababibonye ariko bakabona nabi yego kandi ku bintu bumvise gusa uba ufite amakuru asa n'atuzuye kabiri abantu benshi babisesengura bagamije kubizanisha inyungu zabo ako nabivuze uri kubisubiramo ahubwo ipiki yaje ahubwo iriya piki urabona ukuntu izaye kutavuze se bombe urabona ukuntu wowe uraza kuvuga bombe nayidefanda da urabona ukuntu izaye yinjiye mu cyaro nk'uko babivugaga ntiyigeze atekerezwa na publique ko ari we wayobora ADEPR ntabwo ariko ntabwo yabikekaga uretse ko numvise ko yavuze ko yigeze abyerekwa kera sinzi aho nabyumvise ariko yakekaga ko ikiganiro yakoze baje basengera ariko ntabwo yakekaga ko yaba yatekerezwaho mwese inzego zose zitekerezwaho n'izindi nzego yego komeza rero ibi kuba muri ADEPR ubusesenguzi mbona hari abantu birirwa nyine kuri social media basesengura kuri YouTube bavuga ati ibingibi bimeze gutya uyu mushumba turashize noneho ibintu bari gukora biruta iby'abandi bakoze ibiki aratumaze abantu abicishije inzara uri kumva ibintu byinshi bitandukanye bivuga abantu bagiye mu madeni ya banke ibintu iza yari gukora ndasaba abantu kunyumva iyo atabikora yari double loss ku itorero avuga ikinyarwanda cyari igihombo kikubye kabiri ku itorero rya ADEPR donc ibintu ari gukora iyo atabikora cyari kuba ari igihombo kikubye kabiri ku itorero dore imaje ukuntu imeze iza yaza muri ADEPR yasanze hari ibintu bitameze neza none aravuga ngo mbere yo kubaka sinakubaka ahantu ndafite ikibanza kizima oya mbanze ngira ibyo negezayo mbanze ngira ibyo nsenya mbere muri iri torero ubundi hari ukuntu wavugaga ADEPR twari dutangiye kugera ku iyo rivo kandi si nziza wavugaga hari ukuntu wavugaga ADEPR mu minsi yashize ukumva hari amazina runaka ariko kuza mu mutwe byavuyeho uri kumva ukagira ngo bapiganiye ADEPR ku buryo bayiraga imiryango yabo batsindiye isoko hari n'ukuntu bahindaga ibintu mu ndembo mu nce zitandukanye yabajya kujya ati ha uriya ntibamukora ariko icyo kintu ntakiriho kirakazi cyane ntakiriho rwose ni ukuri kose ntakiriho niyo kandi cyari kibi niyo cyari oya ni nacyo kishe byose cyari kiri mu byinshi ikintu cy'ukuntu abantu bagiye bashaka kugarida icyubahiro cyabo muri Yesu ariko Yesu nta nyunga bifitemo cyari kigiye kwicira itorero Izayaza yanyeganyeje ku bintu abandi batinya nkoresha icyo kinyarwanda ahubwo yataza banza ntawe uri kuva kubinyeganyeza akoze ku buryo uri kumurebera inyuma ukurikiye nk'ikintu kimeze nka filime ariko ubona ibintu byazambye ariko ukore ko byazambye n'ufitemo inyungu wabonagamo iyo mishahara yego systeme y'ibintu byahindutse ariko umukristo nta kibazo afite yego kandi ako kantu kararyoshye wongereyemo umukristo nta kibazo agize afite n'amakora nta kibazo afite ashobora gutezwa ikibazo sibyo noneho Izayi yaraje aravuga ngo ibi bintu nubwo bimenyerewe nk'ihame ndarisenya yego ndarisenya we n'abagenzi turabisenya kubwo icyo tugendereye kugeraho hari haravuzwe ko urusengero rushobora kugira abarimu 3 cyangwa bangahe hoya ni habo umwe ariko si umwe we arakenewe urumva ukuntu ameze muri 3 bakora iki yego 3 bakora iki kandi bahembwa bakoraga iki bahembwa bagonganira gusa mu kabiro yego bahembwa umushumba w'itorero ni umushumba ushumbye intama zitandukanye ziri hirya no hino ariko ntagira inama na nkeya kubazwa ubwo ahabwa raporo y'ukuntu abandi bashumba bato kuri we bashumbye guhabwa iyo raporo udashumbye reyoroma birababaje ariko uyu munsi wa none ADEPR nta muntu hari ufite titre autoritaire imwemerera kuba hayobora
adafite abayobora yego nk'abarijoro basigaye bayobora n'amaparuwase y'ikicaro bariho ari oblige yo kumenya ndi umushumba w'iki ndi umushumba w'izihe ntama uyu munsi iyo image irahari kandi ntiyari ihari kuza agamije guhindagura ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo azahure ubukungu bw'itorero byatumye bamwe babibona nk'ubugome kuko bambuwe akazi bavuye ku mishahara bavuye ko kandi ibyo bintu nyine tuje mu mubiri ntibiryoshye kubyumva wagera ahantu bari gusenyuka hatinda ubona inzu amatafari ibyondo ivumbi riri kujyaho ugashima rero iri hapike umuvugizi yinjiye mu itorero ahita akoresha intwaro yo gusenya ibyubatse nabi kugira ngo yubake ibizima ku buryo uri kumubona bakubita ibi birashaje ibi nibiveho iyi systeme nihinduke nyine bari kubona ko ari gusenya abantu barwaye trauma bashiriye ku ma YouTube turashize turapfuye nyakubahwa perezida bimwe wavuze barandika kubundi niba warahamagawe n'Imana ukorera Imana ukirukanwa mu murimo w'Imana wapfukamye sino kurikanwa mu murimo w'Imana wo guhindurirwa inshingano cyangwa guhindurirwa inshingano ariko ubundi ko boss wawe muziranye ubundi wapfukamye watemana ko wampamagaye mu uyu murimo nicyo washatse kuvuga rero nicyo kipiki cyane rwose ari gusenya kugira ngo ategure ikibanza cyo kubakiramo ibizima kuko ntabwo yari gukora ikosa ryo kubakira inzu nziza ku mabuye ashaje alright ngiki kipiki yanjye sobanura ipiki none ni piki ntabwo iba bombe nje nayise piki ntabwo iba bombe ntabwo iba katehusha nakomeza hindura ibitameze neza kugera aho dushaka hanyuma rero warabikoze iki kiganiro twicaranye nanjye navuze ko bimeze twatangaje byinshi urabyumva abadukurikiye kuri ubu ngubu bitega iki kuri ibibazo bitandukanye birimo abakomeza kugaragaza ko bashaka impinduka barenganyijwe yego ubutumwa ababumva noneho nabo babivuga ubaho ubutumwa bubiri yego icyambere ngabo yamenye kera yarabatoranije ibambe kubwiza nukuri nta muntu wahamagawe n'Imana ari yimuhamagaye uzigira wirukanwa mu murimo w'Imana ngo bishoboke umurimo w'Imana ufite ukuntu ari mugari ku buryo utawurebera mu nguni cyangwa urebera mu nyungu cyangwa mu nyungu cyangwa ahantu hatandukanye nimba Uwiteka yarasinye ko umukiranutsi wayo atazicwa n'inzara cyangwa urubyaro rwe ngo rusabirize nukuri nta muntu wahindura iryo hame ngo bishoboke ahubwo ikintu ushaka kureba iri shyaka abantu bari kurwana bari kurekera mu burenganzira bwabo bimwe n'idini kuko hari nk'abantu bari bafite inshingano muri ADEPR bazikurwaho kuko ADEPR irebyibona zidakenewe yego kandi bo bari barisetinze babirebeye mu ishusho y'itorero yego ariko kandi bari barisetinzemo ko babigize umurage wabo batazigira bazivaho noneho ibintu uyu munsi biri kureberwa mu nyungu rusange sibyo ya society turifuza ko ibi bigenda gutya kugira ngo bigende gutya nuko ibi ngibi bihinduka no kugira ngo abantu bashyirwa mu myanya bashingira no ku madiplome nuko igihe cyose akorwa kuri uwo mwanya diplome yakomeza gukora no mu zindi domaine hanze y'itorero yego byari bitandukanye n'ibya mbere wasaga umuntu ari mu idini gusa atarigeze yigira ibintu byo hanze ariko uzi ikintu kibyiza kindi umuntu ashobora kuba umukozi wa ADEPR ariko atari umukozi w'Imana ariko nibyo nese sibyo ari umukozi wa institution ubona yirukanwa arababara ariko umuntu ukora ikintu yahamagariwe kimurimo yego unagifite n'izindi avantage abonaga wavuze ko ngo n'amapiki gusenya ngo hari igihe batoranyamo hari igihe ubusenya cyangwa ubukubura ugashiduka hari ibikoresho by'agaciro byagendeye mu bishingwe urangije avuga ngo hari igihe bazatoranya ibishingwe ariko igikoresho cy'agaciro bazagivana mu bishingwe kibareko ni anytime ubwo se urabona Izaya yazabikora akajya kuvanayo bariya bamwe bafite ako gaciro cyangwa bafite ibikorwa by'indashyikirwa yabavanayo ahubwo ni imwe mu mpinduka ntegereje niyo itegereje ni positive
ku buryo mubashomba bamwe uzibona bamwe izanezeza nk'umusesenguzi okay kubera ishyaka ryinshi yagize hari some elements turasoje kuko twavuze ko ari akagaruka bizagaruka ikiganiro zadukora dukomeze dukora sesenguzi hanyuma rero mukameze mutwitege mwakoze kubana gira icyo uvuga bakoze kubana nande bakoze kubana na BKM kuri Nyigisha TV nanjye mwakoze kubana nanjye Clement Bagemahe kwirenga TV hari umuntu ushobora gukina kutuvugisha kubwira ibitekerezo wati ubutamuzongeremo akaho muzahindura kariga turabyemerewe ko batubwire kuri Nyigisha TV haba nimero habaho nimero bayo kandimo bareta bayibona naho tambutse ibiganiro byose barazibona no kwirenga TV irahari ndetse no kuri Sezerano TV irahari ndetse mwakoze no kwita gukurikira iyobokamana TV ndetse n'Isezerano TV tubwira abantu b'Imana ngo aho Imana igejeje ikora muri make abantu bakomeze babe stable ahantu bari cyane muri dini twibanzo rya ADEPR akomeze babe stable barimo neza nibagumemo alright kuko hari igihe kigiye kuzagira bijye bigora abantu kwinjira muri ADEPR kwinjiramo gute size mpanuye kwinjiramo gute kujya ku mukristo muri ADEPR hari igihe bizajya bigorana yego ni cyoreje bakunyuze muri scanner ya danger atari y'umwuka scanner Shuti bakundi mwakoze turabashime BKM wakoze cyane turakundana n'ubusanzwe rwose twagomba kwicarana ukankubita ibibazo nka biriya nanjye nkakubaza kuri ibyo ngibyo by'amapiki n'amabombe ibyo nise katewushange noneho n'abantu bagashira amatsiko ni nawe wa mbere umbajije kuri Clement Bagemahe nyuma y'irahururu ryawe riri nk'umunyamakuru mu TV no muri za Telefix na hehe ngubu yakiriye gute niwe wa mbere bimbajije kandi mushimire BKM ko yabimbajije nanabisubije uko nabitekerezaga ariko nitukubujije ko nawe gukora commentaire zawe yes wakora commentaire zawe ukasharinga ugakora iki basabe no gukora subscribe kuri Nyigisha TV kwirenga TV kuri Sezerano TV no kwiyobokamana TV utukwivugira kubera ko ari twe twafashe uyu mwanya nk'aba partners nk'abantu bagomba gukorera hamwe hanyuma rero BKM nakwishimiye cyane Imana ikumugisha yego murakoze turabakunda cyane ibiganiro byacu nakagaruka namwe mukomeze mugirire byiza cyane mukomeze mujye mudukurikirana dushaka impinduka mu makuru yacu mu biganiro byacu mu buryo buhoraho haba kuri ibyo bitangazamakuru byose twababwiye mujye mukomeza kubana natwe Nyagasani akomeze kubahira muri byose mugerageza gukora